icyambangamiye muri biriya suko babujije abantu guhubuka ngo bakubita indirimbo ahantu nta wayisuzumye kuba barabibujije nibyo nyine ako kantu kubabuza guhubuka karansekeje gufata indirimbo ukihimba ugahita uyikubita mu kiliziya byo ni ngombwa kwitondera ibyo bavugaga nibyo ahubwo icyo nabaza kuki ahubwo bivugwa n'umupadiri umwe abandi batabivuze kuki ugira cyo kumva umupadiri umwe mu kiliziya yarabivuze ariko abandi bo ntibabivuga kuki nta system iriho nuko itangazo naryo ryajya risohoka nyine ryizweho na kiliziya niba tugira conference episcopale nk'urugero bibe itangazo rya conference episcopale ntiribe ari umupadiri ushinzwe ikintu runaka ukigira icye muri kiliziya gatolika umupadiri namushimye ko yatanze amabwiriza ariko ntakuye nawe kurwana intambara ya kiliziya nabihe kiliziya noneho kiliziya izi bitubwire nka conference episcopale twandikire itangazo ritubwira ibibujijwe imbere hasaza ushaka kugira hehe ushaka gukura cyangwa ushaka kurwana na korale mugenzi wawe ukayitsinda ukumva urishimye rwose ubu n'igihe cyagiye abantu bihutire kugura amatike yego nyine igitaramo kizaba kuri 22 dutangira ku isaha yuzuye ya saa 12 umuntu ukererewe aba ahombye ikintu twamuteganyirije mu ntangiriro abantu bakunda gutangira kuva mu ngo mu masaha 11 bagasanga imodoka zibabuje gutambuka tujya tugira inama ko abantu abatuye Kigali bajya baza mu masaha 10 kugira ngo babe binjiye naho ubundi yo tubatanze bibi kibazo ubu rero abagishobora kugura amatike bagasanga hari ayo meza yo ndakeka ko sibwo sindongera kureba muri systeme ariko ndakeka ko yarayashize ariko haracyari indi myanya y'ibihumbi 25 inyuma y'ameza gatoya hariya muri arena hari ikibuga ariko hari ameza ateretse imbere ariko inyuma y'ayo meza hari intebe zirambuye aho mu kibuga twakoze akantu kigiye hejuru duterekaho intebe ku buryo umuntu aba yigiye hejuru gato hanyuma rero muri stade hasanzwe harimo igice kigura ibihumbi 20 hakaba n'icyo birebana kiburyo kigura ibihumbi 15 ahateganye na stage yacu subwo navuga ko iherereye hareba ku kibuga cy'indege uhagaze rero kuri iyo stage iburyo niho hagura ibihumbi 20 no iburyo hagura 15 ibumoso hakagura 20 imbere neza na stage hakagura ibihumbi 10 noneho ka etage kariho hejuru hose hakagura 5 na buri wese ashobora kwisanga akagura abantu rero bihutire kugura rwose ndabashishikarije twabategura igitaramo mu by'ukuri ntagiye no kwirarira ibitaramo byose twakoze nabonye ikingiki kibiruta nuko bikira mayo twamwanye gutyo noneho tukizihiza umunsi mukuru wa Somusiyo Haleluya Haleluya nibyishimo mwijuru nakarimba kari nka nshuti bakunzi ba Emi Pro Media abakunzi ba Kiliziya Gatolika umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo nkuko nkunda kubivuga aho muri hose mu Rwanda mu madiocese amaparuwasi amasantarari ndetse n'imiryango remezo ndetse n'abadiaspora ku migabane yose y'isi Kristo Yezu akuzwe murabizi gahunda nyine murayizi muri description ya channel murabizi ko ari Catholic Church Entertainment harimo indirimbo kubagezaho indirimbo zimeze neza zitushyira kuri standard ndetse n'ibiganiro bijyanye n'umuziki gatolika ubwo amakorari n'abahanzi ku giti cyabo ndetse n'ukwemera kwacu uyu munsi urakomeye cyane n'uw'ibyishimo ndi kumwe n'umutumirwa ndizera ko mwese muri kumureba mwatangiye kumwibwira ntago ndamuvuga kubera ukuntu mwubaha n'ukuntu ari mukuru ukuntu ari mukuru nyine n'igitinyiro mufitiye ndareka abari we ubibwira aratwibwira narangiza anadushyira imbere y'Imana kugira ngo iyobore kino kiganiro tugiye kugirana umwanya n'uwawe. Urakoze cyane Emi icyo gitinyiro mfitiye nkigiriye ubwoba kuko ubwo ningiri bukubaze noneho ni igitinyiro cya Nyagasani. Nge nitwa Jean Claude Hodari ninge president wa Korali de Kigali muri iki gihe yego kugira ngo tunaganire
kwari ukubera ko ndi perezida wa Chorale de Kigali nayo nyishimire yatumye mpinguka imbere yawe niyo bikesha ariko nkanabikesha n'Imana wa mugani urambwiye ngo mbashyira imbere y'Imana yego reka tuvuge tuti wubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu uko bisanzwe iteka yubahe no muri iteka ryose amen. Murakoze. Wow, yego Imana turayubashye igiye guhita yohereza roho wayo Roho Mutagatifu atuyobore muri iki kiganiro. Yego. President ngenda ndakoresha izina president uri president wa Chorale de Kigali, ariko abantu hano kuri Emi Pro Media dusanzwe tukuza, ariko tuba dufite amatsiko yo kukumenyaho byinshi, tukavuga tuse president ni umuganga, ni umwarimu, ni umuyobozi w'umurenge cyangwa ni meya nyine mbo ise yize nda mu seminari ko ameze nka padiri, abantu baba bari kwibaza ibintu byinshi. Se ni umupadiri. Se ni umupadiri. Ubwo ndagira ngo uyenda utwibwire ko byonyine ko buri president bivuze ko wa de Kigali uri umunyamuziki, uri umwartiste nyine mu by'umuziki. Utwibwire academically, professionally na ntuza no mu by'umuziki, ubundi ni nabyo turubakiraho ikiganiro cyacu. Yego. Nibyo mu buzima busanzwe ndi umuturage nyine utuye muri Kigali. Yego. Ariko mu mashuri koko nize muri secondaire, nize muri Petit Seminaire ya Kabgayi. Yego. Kera cyane hanyuma muhe mwaka kuva 1988 kugera 1994. 88 wigaga mu seminari. Uzi ko nari mfite nk'amezi maze amezi make mvutse. Wowe uri umwana ubwo icyo gihe 94 njya muri universite, njya kwiga amategeko muri Universite y'u Butare. Yego. Naho mparangiza mu 2000. 94 muri kirage cyabayemo amahano mu gihugu cyacu. Yego, jenoside ikirangira bose bagiye bagabana amaseminari barangizamo, nge mpura n'abaseminari bagiye kurangiriza mu seminari y'Indera. Abandi biga science bajya handi, ubwo twigaga ibyo bita latin et langue moderne. Oui. Mu maseminari habamo latin langue moderne na bya latin science, abandi bafite handi. Twere durira mu seminari y'Indera, turangije duhitamo rero kujya muri universite. Ntabwo nigeze njya muri grand seminaire, sindi umupadiri. Hanyuma mvuyemo rero kurumva umuntu wize amategeko, njya gukora mu byo bucamanza. Kuvamo njya gukora muri parike. Unaciye imanza, nashinje ibyaha, hanyuma njya gukora muri ubutabera. Yego. Hanyuma mvamo ubundi gukora mu bwishingizi, aho nshinzwe ibintu by'amategeko nabwo. Ahubwo ubwo twabonera no kuvuga ubwo bwishingizi ukora amarubuhe kugira ngo tubone n'abakiriye. Abantu bataza muri Sanlam Alliance ubu ngubu barahomba cyane. Bagiye bafata ubwishingizi ku mwishingizi wizewe nawe mukuru. Ariko reka ntamutindaho mukankubita mwanga kwamamaza nabibonye. Ariko no mwishingizi rwose urumva w'ingenzi nanjye kubona namuhisemo. Nuko ubwo rero kuba umunyamuziki ntabyo cyane. Nakundaga kuririmba kuva kera. Yego. Hanyuma kubera hari umuziki twiga mu seminari, wabikunda ukarimba muri korali. Aho nabaye hose narimbaga mu makorali. Nacishamo nabona akantu k'inzozi gato gatuma mpimba nk'akantu nkagahimba. Yego. Nasanga kabishye nkagahisha. Hari igihe usanga ugwa nko ku karimbo kanjye nka kamwe ntabashije guhisha. Ahubwo wadusogongejeho nko ku karirimbo kawe muri nyinshi wakoze, ubwo urahita ukomeza nuko mise ngo profita mu ndirimbo nyinshi wakoze ukadusogongezaho kamwe n'izina ryako byose. Nta twinshi, kuko ntanazi kuririmba, nshobora kuririmba abantu bakiruka. Ariko harako naririmbye, ujya wumva turirimba ku munsi wa Assomption mu gihe cya Alleluia, ni amagambo asanzweho. Aho tuvuga ngo Alleluia, 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 Alleluia. Nibyishimo mu ijuru
nakarimba kari mugenga abantu iwacu injyana injyana gatanu ku munani ubu ngo ni injyana nyarwanda gatanu ku munani injyana nyarwanda uko amashyi n'intore ikaba yajyamo igahamiriza iyo ndirimbo ariko ndayizi ahubwo ntabwo ninzi ko ari iyawe nubwo nako kancitse nyine yego n'utundi duke nuko sindi umunyamuziki ukabije ariko ibikorwa mu muzika ndabizi nshobora kubyumva nshobora kugira ibyo nkosora nshobora kugira uwo niyigisha ariko sinahangara ngo niyite umunyamuzika nk'abandi nk'ibindi bihangange turirimbana hari ikintu cyitwa ihuriro ry'abanyamuziki ubwo ntago wajyamo icyo najyamo ngiye gukora ahubwo nabareberaho ahubwo ubwo rero byatuma ngushotora nkakubaza ngo umunyamuziki ni iki kugira numve niba utari wowe nyine udafitinga mu banyamuziki. Umunyamuziki iyo mumuvuze numva ari umuntu wawize rwose bicukumbuye hanyuma akaba ibimenyetso byose bya muzika akaba yashobora kubisobanurira abantu akaba yashobora kwigisha abantu akaba yaba umuntu w'icyitegererezo muri muzika. Umunyamuziki kugira ngo umuntu nashaka ikintu cy'inama muri muzika aza kubwira ati mfasha nkeneye inama muri muzika. Ntago ari buri wese ujyayo ngo nuko aba muri korari nuko yahirimbo oya utabasha kuba wakwigisha abantu wakosora abantu icyo gihe ntago yakwita umunyamuzika ushaka irindi zina ry'uko umuntu ukunda muzika wenda ukita umukunzi. Buriya twese ngira ngo iyo uri mu kiruhuko ntago ukina agapira wenda ka football cyangwa ka ngiye nkunda nko kwiruka ngera n'igare njye ngendaho ariko ucishamo ugatera nk'agapira mu buryo kera nabaga ndi umuzamu iyo nabaga nkina nabaga ndi umuzamu. Ubu se umuntu yakwita umufootballer umukinnyi w'umupira w'amaguru wapi kubera guteraho ishoti rikagenda ukaba wanatsinda mu izamu aho abakinnyi batsinda wenda uri wenyine. Wanyita nk'umuntu wifuza kuba umufootballer cyangwa umuntu ukunda football. Mu Gifaransa hagiye bavuga ngo aba amateri. Buriya ibyinshi dukora ni ubu amateri. Yego. Ahandi bagira amashuri ya muzika mu bindi bihugu byateye imbere ukarirangiza ko afite diplome ibyo bintu wize ukaba wabisobanurira abantu ukavuga uti uwangana wese ashaka kino kintu iki ngiki nakimusobanurira rwose nanjye nkamugeza ku rwego ndiho. Ariko niba uzi gutera ishoti wita umunyamupira uvuga ko ukunda umupira uvuze gutyo niba ukuntu hari ikiganiro mperutse gukorana na Padiri Hakorimana Jean ambwira ukuntu nyine bijya gusa n'ibyo ngibyo we ngo ibi hari ibintu mubazaho akakubwira ati ibyo ntago mbizi ngo ibyazi abazi kubisobanura abashobora kubisobanurira abantu urumva murahuje. Yavuze ikintu cy'ukuri ibyazi bikeye ngo azi bike ariko ibyazi abashobora kubisobanura nibyo rwose. Muri muzika hari ibintu buzi uzana urupapuro ruriho amanota nkayasoma nkayumva ariko hari aho ugera ko buti no nudakanda ku nanga sindi umenye uko bivuga. Ukabona ubwo utazi no gukanda ku nanga ukabuzi guhimba indirimbo ariko utazi no gukanda ku iyo nanga akabona uzi kwikanda atazi kuririmba. Ariko habamo ibice byinshi muri muzika ushobora kwiga ukabiminuzamo ukabyigisha abantu. Ariko kuba ubikora ni nka rwa rugendo naguhaye rwo kuba ukina agapira mu gihe cyo kwisanzura nyuma y'akazi ariko ukabuta Ronaldo akaba atagiye hariya ngo avuga ngo ni umunyamupira nawe Emi ngo uvuge ngo umunyamupira. Nibyo bisaba kwitonda kwiyita amazina nkayo yikuzo bituma n'iterambere riradindira nyine uhera aho hantu kandi wari ukwiye kuzamuka. Perezida uzi ko unono uri kuvuga ibintu bimeze nk'aho ari ijambo ry'Imana uzi ko hari ibintu nasomye mu gitabo kera nigeze niga kuri filozofi ho gatoya bavuga ngo seul Dieu et l'ignora nyine igicucu n'Imana nizo being ziba zizi ibintu byose nyine urumva ntizikora muvoma darotaye dar espace. Imana kuko urabiza ahantu hose ibihuzuye no mu bihe byose hose irahakwira. Ubwo niyo mpamvu idakeneye gukora muvoma cyangwa kumenya nta kikeneye gukuraho igicucu nacyo iyo state of mind y'Imana niyo kiba gifite. Urumva ko deja wa mugani umaze kuvuga nkurikije ibyo waruvuze wamaze kwiyita nyine ngo ubwo uri umunyamuziki ubwo nyine ubwo ntiwaba ugikeneye gukora muvoma. Ugomba gusobanura umuziki uzi
abantu bakabimenya kugira ngo ujye ubafasha muri ibyo ngibyo uzi. Ariko ntuvuge umunyamuziki bya rusange kuko umuziki ni ikintu kigari cyane utashobora guhagarara ngo yite umunyamuziki. Ugomba gusobanura umuziki nuwuhe niyihe binaniye gushaka ibintu by'ibifaransa nagiye kuvuga ngo niyihe domaine ya muzika domaine de définition byandi byo mu mibare kuvuga domaine de définition. Wowe uri umunyamuzika ngo abantu bahamenye noneho ujye ubafasha. Ako perezida aho twahita tubonera no kuvuga ibyo byicirizo domaine z'umuziki niziye kugira abantu yenda banabyumve tubafashe gutekereza. Ntabwo nzi byinshi ariko iyo hari umunyamuziki uzi gucuranga no mu bicurangisho habamo byinshi cyane. Harimo ibicurangisho byinshi cyane. Niba uri umunyamuzika uririmba n'ijwi burya habamo ubwenge n'ubuhanga. Uburyo bwo gukora ijwi ushaka kubuzi no kuririmba gusa utazi guhimba utazi gucuranga icyo ari cyo cyose. Ukaba uri umuvokaliste uzi neza ijwi uko rikora. Hakaba umuhimbyi uzi neza ibimenyetso bya muzika cyane bikomeye. Uzi ibyo twita harmonisation. Ubwo kubera ko ari ibirimi by'ibinyamahanga umuziki wanditsemo sinzi ikinyarwanda nabyita. Ushaka kuba uzi guhimba cyane ukajya uhimba ugahereza abandi bantu bakaririmba. Yego. Nizo domaine navugaga. Niba uzi rero guhimba cyane ukabuzi harmoniza bisobanure ujye uhamagara umuntu aze umufashe gukora harmonisation aho kureka Hodari na Emipro ngo bahimbe biyita umunyamuziki kandi batazi harmoniza bihererana karirimbo kaba bihane kandi inganzo yari ihari. Ufite inganzo koresha inganzo yawe uhimbe uhita ushyira wa muntu wakubwiye ko ari umunyamuziki mu kwandika harmoniza ahita bigufasha indirimbo ize kuza ari nziza abagufashije muri bwa munyamuziki bwe. Yego. Ariko si mpaguruka nyine ngo niyite umukinnyi w'umupira kubera ko njyanira ishoti. Perezida ubwo ndagushimiye cyane. Abantu benshi bari basanzwe bakuzi bamenye ko tari umusaseridoti ko wubatse ufite umuryango. Bamenye ko wize no mu seminari batumenye n'icyo ukora ahubwo ubwo abantu benshi bazajya bagira n'ibibazo bijyanye n'ubutabera bashobora no kukwiyambaza ubwo aho umbwiye ngo nkugire inama mu mategeko ubwo nanjye ni domaine yanjye. Ni domaine ubu iyo bavuze abanyamategeko nanjye njyamo none. Wow. Narayize nyakora mu gihe kinini. Ariko hari ubwoko bw'amategeko ubwo mba ntarinjiyemo cyane. Nakubwira nti oya aho si impazi nakurangira undi. Ariko amategeko ajyanye n'iby'ubucamanza byo mu gihugu cyacu icyo gihe ungisha inama ibyo rwose ahubwo nanjye nihagira umuntu ushaka abantu babyumve ko nziranye n'umunyamategeko nushaka ugira ushaka kumuhotera icyo yakizamuriye. Perezida reka tuvuge no kuri Korali do Kigali. Watubwira nko ku mateka abantu bagenda babaza za Google n'ibiki byose ku mateka ya Korali do Kigali no ku bigwi byayo nyine. Korali do Kigali nanjye sinyizi cyane ariko nabashije gukurikira. Twanakoze ibiganiro kuri YouTube yacu ya Korali do Kigali. Abantu bashaka gusura bigera kuri 3 niba ntibeshye 3 cyangwa 4 ni 3. Ariko bajya kuri YouTube barabibona aho twaganirije abantu bayibayemo kuva kera bakuru. Hanyuma natwe aho igenda idusanga nyine natwe tukajya tugiramo uruhare mu kuvuga amateka ni maremare. Yego. Ariko ayo nabashije kumenya kandi nayo atari make. Korali do Kigali ni korali yashinzwe mu mwaka w'1966. 1966 ni kera. Ubu hashize imyaka 58. Yubire mumaze gukora ebyiri. Tumaze gukora 25 75 iri hafi. Uzaba urimo ndabizi. Iriko bimeze zaba mpari. Ubwo ishingwa icyo gihe ishingwa n'abantu bize mu seminari kubera ko hari hamaze kugira abantu muri Kigali inzego z'imirimo zirimo abantu bagiye biga amashuri anyuranye cyane cyane ya seminari aho barabonye akanya ko gukora kuri muzika. Bakajya bajya mu misa bakumva nyine uko abantu abo twita ngo abaturage bari kubiririmba bagasanga siko mu seminari babiririmbaga. Yego. Baravuga ati ni gute tujya mu muziki mu kiliziya natwe tuzi kuririmba ntiduhure ngo dukore korali iririmba ibintu byiza ifasha abapadiri. Muri icyo gihe bari banagikoresha ibiratini cyane.
bati twumvi n'ibiratini twakoresheje mu seminari tubona uko tubikosora hano baboneraho no guhimba izabo korali irakura iragenda muri za 87 niho yagiyemo ubwo ni nk'abande b'ingenzi bayifunze muri abo baseminari b'ingenzi bayifunze abakuru cyane b'abahanga batubwira Solve Solve yamuremye bakatubwira Matayo Ngirumpatse bakatubwira abantu ba Muswahili Pole bakatubwira abantu benshi bitwa bakarangwa harimo abantu benshi icyo gihe abo basaza kuri YouTube wajya kuri YouTube ya Sedeka ubu yitwa Korali do Kigali channel yanyu niko yitwa Korali do Kigali yabona ibyo biganiro harimo abasaza bavuga ayo mazina neza bakanavuga mugira na website tubwira abadukurikiye ko hari n'amakuru abatambuka kuri website yanyu yitwa Korali do Kigali menya ukabona kuri Google wanditse kuri Google kandikamo gutyo wahita uyibona iyo website urayibona Korali do Kigali bakwereka website bakwereka YouTube channel contact yacu YouTube channel byose urabibona yego tujya za Instagram tugira kuri TikTok dufite X dufite kuri Spotify tujyaho wow dufite platform nyinshi ariko ayo makuru ari kuri YouTube warukomeje yego nuko ikora yagiye igira ibigwi ariko igahimba indirimbo zinyuranye ariko yicaye mu kiliziya cyane niho yabarizwaga yabanje kubarizwa kuri Sainte Famille nyuma iza kwimukira kuri Saint Michel batubwira ko ari mu myaka ya za 70 ntabwo nibuka neza ariko ni muri hariya muri Kigali yabaye ikakora misa ariko ikagihimba n'indirimbo z'ibigo indirimbo z'izindi ntagagaciro zitari mu kiliziya gusa abamambure bayo barabahimbye ari benshi cyane yagiye igira abahimbyi benshi cyane beza cyane mwumvise abitwa ba Apollinaire hejuru yabo navuze Apollinaire yego Apollinaire abana ba Solve bitwa barwakabayiza benshi abantu bitwa bakarwanyi none ukaza kububu bitwa babyiringiro bitwa Alfred Byiringiro Dr Byiringiro wahimbye yanyira ubutagatifu nkunda yahimbye nyinshi ugeze nanamenya kumenya ngo niyihe bitwa ba Oscar ubu ngubu bitwa ba Dieudonné mure w'umuproducer abantu benshi bagiye uko ikura bagenda baza bahimba ari benshi ku buryo ikorari yayigira kura bigeraho noneho dutangira no kujya dukora ibitaramo bizwi turamenyekana no hanze guhera za 2013 hari igitaramo twatangiye gukora hano mu Rwanda cyitwa Christmas Carols concert kira nimwe mwagitangije nitwe twabitangiye hano muri 2013 wow kuva icyo gihe abantu baradushyigikira barabikunda batubwira kuki mutakomeza kubikora bino bintu tuti birahenda ariko mugerageze natwe rero twishyiramo akanyabugabo nta mwaka numwe turasiba kuva 2013 twakoraga igitaramo njya mbwira amakorari nti mujye mutinyuka twakoraga igitaramo cyitabiriwe n'abantu nk'ijana bonyine yego kandi igitaramo kirahenda president kirahenda cyane bugacya tugakora ikirimo abantu nka 800 400 bugacya ukabona bibaye 2000 bugacya tukimura aho dukorera kugeza aho ubu ngubu noneho umuntu ajya gukorera ahantu n'ibihumbi 7 biza waba wakererewe kugura tike ugasubirayo nanone nk'ejo bundi nanjye donc nashatse hari umuntu nishatse kurangira amakuru y'uburyo bwo kugura amatike bari kumbwira ngo VVIP uko kundi ku matable ngo zarashize hari umuntu uri kumbwira wanyu ari kumbwira ngo zishobora kuba zarashize ariko nazo zari nkeya zari 25 zarashize ariko hari ahandi ubu ngubu hakiri imyanya y'ugiye gusura ugiye kugura uhitubona ko hari hakiri imyanya ariko urumva korari yakuze mu ubwo buryo aho ikora ibintu irarimba mu kiliziya abantu bakatubwira ko rwose bishimiye ko dufatanyije gusenga ariko hejuru yabyo ikahimba indirimbo zaba iz'ibigo byarakomeje ikagihimba ariko n'ibyo bitaramo biraza wahita tubwira no ku bigo mwahimbiye ari nka Soras indirimbo najyaga mbona mushobora kuba nko kuri radio Rwanda njya numva Soras yabaye no mu baterankunga bacu kuva icyo gihe ibitaramo bigitangira noneho mu byo tuyitura tukayihimbira indirimbo yego hari indirimbo ya Beneri hari indirimbo za Sosoma twahimbiye indirimbo icyo gihe tuyirimba muri 2012 niba nibuka neza
ni nyinshi n'izindi zirimba indangagaciro zisanzwe nziza za kinyarwanda, urukundo, ariko hakayiganza nanone izihimbaza Imana, tukazihimba nazo. Sinjya mvuga ngo niza Korali de Kigali, niz'abamambure ba Korali de Kigali bahimba, noneho utugiriye impuhwe akayiduha tukayitirira, naho ubundi bari ubuhanga bw'abo bantu tugira bacu. Korali rero amateka yayo ni maremare, ubwo nanze kwinjira cyane mu bintu byinshi, ndi kuvuga gusa imyaka imaze n'ibigwi byayo bimwe na bimwe. Nibyo Perezida, ubwo utubwiye inshamake nyine y'amateka. Tuvuze reka duhere ku ndirimbo mwakoze muri studio, mwakoze album zingahe, mumaze gukora ibitaramo bingahe? Se kubera iki muri no minsi mukora ibitaramo mwahagaritse gukora indirimbo muri studio? muri studio, ariko muri studio twajyagamo icyo gihe tujyamo, ahubwo ntitwakoraga ibitaramo. Twariyemeza dufite indirimbo twagiye tujyana muri studio, tukazifata tukazishyira, kera za kasete zikiriho, za CD zikiriho, tukazikora. Icyo gihe twigeze kugira ubu dufite imizingo 12 twagiye dufata guhera umuzingo. Ubwo na album mufite album 12. Wow. Harimo iziriho indirimbo z'Kiramaya zihariye, hari indirimbo twakoze zo gushengerera zivuga Ukaristiya zihariye, hariho za Zaburi. Twagiye dukora indirimbo ngo tuzumvisha abantu banazibuke iza kera. Abantu bari batangiye kwadukira guhanga cyane bikabije, neza tukaba ari koko tugiye kwibagirwa Zaburi zahi ziriho n'ukuntu ziryoshye, ko tugiye kwibagirwa indirimbo zo guhazwa n'ukuntu ari nziza. Indirimbo za Bikira Mariya yo gukora ko tukora umunsi mukuru wa Bikira Mariya kuri Assomption, we twiyemeza guhimba, umuntu wese ufite inganza akoramo, ariko tugashyiraho n'utwakera. Ese Perezida, ahubwo tukiraho kukimukunda Bikira Mariya, ko mu izina de Kigali nta Bikira Mariya urimo, kubera icyo umunsi muhimbaza nka Korali de Kigali? Bikira Mariya wajyanywe mu ijuru, buriya Assomption niwe munsi mukuru twita ko ari umunsi mukuru wa yubile yacu, kubera kwiyambaza Bikira Mariya. Ntabwo nkeka ko muri 66 Korali yashinzwe kuri Assomption, ariko kubera kwiyambaza Bikira Mariya byaraje nyine, Imana nyine ikiganza cyayo kiraguhiye, ni ubakorera umuti. Bikira Mariya twanywanye gutyo, noneho tukizihiza umunsi mukuru wa Assomption mu buryo bw'umwihariko. Wow. Wari ukiri kutubwira ku masede, ku marubumu no ku bitaramo? Ari nyinshi ibitaramo, noneho byo twarabikoraga na mbere. Bimwe tukahamagara abantu muze twumvishe indirimbo za classique, tugategura imizingo nk'iyaba abahanzi bakomeye ba Handel, ba Beethoven, tukafata abo bantu, nubwo izo periode zose za muzika zose zititwa classique, ariko byose twe twita classique, tukahamagara abantu tukabatarama. Iki ngiki cyaje gusa n'ikibimize byose kuko gihenda. Iki cya Christmas Carols kirahenda, utangira kugitegura mu kwa mbere, ukajya kubona ukantu kwa 12 kurageze umwaka wose. Nuko cyo rero nkuko nabikubwiye, twagitangiye muri 2013, kugeza uyu munsi ntikirasiba umwaka n'umwe. N'ubu ngubu mumaze imyaka 2013 turi muri 2024, ubwo hashize imyaka hafi 9, imyaka 11. Ubu tugiye gukora icyo gitaramo inshuro ya 12. Ahubwo reka tubonereho gutumira abantu abadukurikiye rwose, ni ku cyumweru ku itariki 22. Yego, nzaba mpari, nubwo ugomba kuba uhari. Nubwo imyanya ya VIP yagize, nzapfa kujya inyuma, ariko mbe mpari. VIP iracyahari, ayo yari ameza kuko abantu bayakunda, ariko muri Bekare na imyanya yose yicayemo ubona rwose ko ari VIP. Yego. Gusa hari ukuntu ibiciro birutana, kubera ko n'abishyura baba barutana, kandi abakunzi bacu nabo bari mu ngeri zose. Ubashije kwishyura ayo meza n'ubashije kwishyura 5, tukaba tuti byanze bikunze aho ashoboye aze, kuko hose ubona hiyubashye. Bekare nani ubona inzu nziza. Ahubwo Perezida, reka tubonereho tunamamaze rwose abakunzi ba Korali de Kigali mpagarariye, ngewe ndi umwambasaderi wayo. Tubatumire, tubabwire ubwo location, icyo bisaba n'ibiki byose nyine, reka tubonereho rwose. Ubu n'igihe cyagiye, abantu bihutire kugura amatike.
yego nyine igitaramo kizaba kuri 22 dutangira ku isaha yuzuye ya saa 12 umuntu ukererewe aba ahombye ikintu twamuteganyirije mu ntangiriro. Abantu bakunda gutangira kuva mu ngo mu masaha 11 bagasanga imodoka zibabuje gutambuka. Tujya tugira inama ko abantu abatuye i Kigali bajya baza mu masaha 10 kugira ngo babe binjiye. Naho ubundi iyo tubatanze bibi kibazo. Ubu rero abagishobora kugura amatike bagasanga gihari hari ayo meza yo ndakeka ko sibwo sindongera kureba muri systeme ariko ndakeka ko yarayashize. Ariko haracyari indi myanya y'ibihumbi 25 inyuma y'ameza gatoya. Hari muri arena hari ikibuga ariko hari ameza ateretse imbere ariko inyuma y'ayo meza hari intebe zirambuye aho mu kibuga. Twakoze akantu kigiye hejuru duterekaho intebe ku buryo umuntu aba yigiye hejuru gato. Hanyuma rero muri stade hasanzwe harimo igice kigura ibihumbi 20, hakaba n'icyo birebana kiburyo kigura ibihumbi 15. Ahateganye na stage yacu subwo navuga ko iherereye hareba ku kibuga cy'indege. Yego uhagaze rero kuri iyo stage iburyo niho hagura ibihumbi 20, no iburyo hagura 15, ibumoso hakagura 20. Imbere neza na stage hakagura ibihumbi 10. Noneho ka etage kariho hejuru hose hakagura 5. Wow. Na buri wese ashobora kwisanga akagura. Abantu rero bihutire kugura rwose ndabashishikarije. Twabategura igitaramo mu by'ukuri ntagiye no kwirarira ibitaramo byose twakoze nabonye ikingiki kibiruta. Ejo narabasuye ndumirwa narinda ahantu numva umuziki mwiza navuga ati yo ni kwa Radio Kigali numva ingoma nziza amajwi meza harimo n'abazungu barimo tumaze muri bya bigo nakubwiraga ko Radio Kigali maze gukura. Abantu n'abanyamahanga buriya mu Rwanda rugira abanyamahanga habamo abanyamahanga benshi baba baraje gukoramo mu mirimo inyuranye. Hari abantu burya bajyaga bapfukiranwa akaza akikorera muri ambasade akikorera mu miryango runaka ikora imirimo atazi ko umuziki afite hari ahantu yawusanga akawukoresha. Twagiye tugira gutya abantu bakatubona ko kutubona kenshi kutangazamakuru. Bariya bazungu mwagiye mubona mu myitozo tumaranye igihe kinini tumaze igihe dukora ibitaramo kubera ko barabibonye barabikunda bakavuga ati turashaka kuza natwe kugira ngo turirimbe ducurange. Buriya hari nabo dufite abanyamuryango bakora Radio Kigali kubera ko bafite imirimo y'igihe kirekire hano. Yego. Ubwo rero twabaye ahubwo twaraguye amarembo. Ubwo buriya niyo mpamvu mwabonyemo n'ubu ngubu rero barahari ndetse bisumbuyeho kuba benshi ariko sibo bonyine bare bacuranga. Dufite n'abana bacu bacuranga abahungu b'abanyarwanda n'abakobwa bacuranga ibicurangisho bitari iriya oruge twita ngo synthetizer. Za synthetizer zonyine nazo zirahari ariko dufite ubu hari igitaramo kiryoshye kuko ibicurangisho ni byinshi. Indirimbo twahisemo ziberanye nuko tubona abakunzi bacu bifuza kandi tugenda dusubiza ibibazo babaga babaza uko igitaramo kirangiye bakubaza bati iki ngiki muzakosora ibi nibi. Mugendera kuri commentaire mukavuga muti abakunzi bacu badusabye kareka tugakosora. Yego. Ubu rero igitaramo rwose nkuko warubivuze uyu mwanya umpaye reka mbwira abantu umfashe nawe bambwirire ni nava hano rwose abantu uzahomba iki gitaramo ni igihombo. Ni ibintu abantu n'abanyamahanga bagira gutya bagafata konje bakavuga ati tugiye mu Rwanda kuko tuzi ko haba igitaramo cyakora Radio Kigali cyitwa Christmas Carols Concert kandi ubu ngubu n'amatariki yacyo yose arazwi kuzageza hari igihe isi izashirira kubera ko ni icyumweru buri gihe kibanziriza Noheli. Yego. Harya president uburyo bwo kugura ntago twabuvuze neza kugira ngo n'abantu bari Nyabitimbo naye baradukurikiye ndabize bamenye ukuntu bagura. Se nubisaba kuza physically kuri stade cyangwa hari ubundi buryo? Kuza kuri stade kuko matike agurwa mbere ntago ari byo. Harayo hari impapuro nyine z'amatike twashyize kuri Saint Michel Paroisse no kuri Paroisse Sainte Famille no ku Kicukiro na Regina Pacis ariko utwo n'udutike duke simpamya ko wazaba zigiye hari uyu munsi ariko hari ubundi buryo bwiza busanzwe bwo kugura ku murongo wa internet. Ukandikamo ijambo yugiye nyine kuri internet ukandika muri Google ukandikamo ijambo ticket. Ticket ubwo mbivuze mu Kinyarwanda ni ta na i na cha
na Q tutagira mu kinyarwanda nibyo idafite ya u ariko ukagira e na t tiketi ukagira akadomo ukagira rwa utashabashije kubibona hari ibintu byinshi tugenda twamamaza ducisha ku WhatsApp wari wese ntazabura habona ako kantu no ku maradiyo iyo wanditse ticket bikohereza kuri ticket ukandaho bigahita bigufungurira page iriho ibitaramo byose iyo site igurisha hariho ibitaramo byinshi biteganyijwe iyo site igurishiriza amatike yego noneho ukashakamo ahakora Radio Kigali yego ukandaho rero ngo gura tike cyangwa book handika ngo book ni icyongereza ariko ukandaho gusa bigahita bikwereka ibiciro noneho ugakanda ku giciro ushaka bikakwereka imyanya wicaramo ugahitamo intebe ubona igushimishije muzisigaye noneho bakakwereka bikageraho bakwereka bati kanda kuri momo niba ukoresha momo kanda ku ikarita ni ukoresha ikarita ukishyura ushobora no guhita wishyura no kuri momo cyangwa ukoresha ikarita visa card bigahita bikunda ugahita wishyura noneho tike yawe bakayiguha kuri internet kuri email ushyiramo haraho kubera ngo ushyiramo email yawe bigahita bikunda tike yawe ukaba uyifite wirinda kuza wazimije telefone cyangwa washaka ukayimprima ukayifite kuko yigeze ku muryango hari akamashini batungaho ngo barebe ko ari tike ko kwita idahimbye ko atari yabateka mutwe bakagatungaho ukinjira hanyuma ugakurikira igitaramo ntago bigoye abantu bagira ngo biragoye ariko iyo ukiha kandi ubona ari ibintu byoroshye cyane ikoranabuhanga ni ryiza utabishoboye abwira mugenzi we akayimukorera iyo tike yamara kuza muri internet ye akayimuhinduriramo urupapuro nyine ku mashini cyangwa ahandi akarumuhereza cyangwa bakajyana bakaza kurumurika muri telefone ye akinjira bigahita bikunda burya nta mu Rwanda nta bantu benshi bafite smartphone abadukurikiye rero nizere ko nta muntu uzacikanwa nge nzaba ndi imbere nzahita nishyura muri VIP ugomba kuba uhari ngomba kuba mpari utarishyura ubu ndahita mbikora mu kanya ubwo rero mwumvise uburyo bwo kwishyura kandi ko mugomba kuhagera kare saa 10 kugira ngo abafite amamodoka ambuteyage bitazagira nizere ko bari kubyumva saa 12 kuko tuba dutangiye rwose ntihazagira umuntu uzumva ko saa 12 aticayemo nubwo ndabitindaho kubera ko twabibonye ubushize biratubabaza kuko umuntu yaje hashize iminota 30 wowe umaze iminota 30 umuririmbira ibintu bamuteguriye adahari aba yahombye nibyo yaramaze kwishyura kugira ngo umukorere ibyo bintu ukabikora adahari kandi utari bubisubire natwe biratubabaza kuko ibi tubikora kubera bo urukundo babikundamo turavuga tuti reka noneho tubashimishe buri wese azave hari yumvise afite ibyishimo mu mutima ahubwo president ndashaka kukubaza mu kanya hari ibintu by'amatiku ndakubazaho ndakwaza no ku matiku nahereye ku byiza ariko ntago ari amatiku muri Radio Kigali nta matiku igira nta matiku yo hanze ahanga muri iyi mihanda nyine nta kibazo iyo kora Radio Kigali mwiyumva mute kuba tuvuge nimwe mwazanye ibintu byo gukora indirimbo muri studio mugakore za ndimbo zose ngo kuva kera nkivuka n'izindi zose mwagiye mukora zimwe batubweza Bikira Maria amakorari nayo agahita afatiraho akavuga ati natwereka dukore nka korari Radio Kigali muza kubivanaho muzana konseri mutwereka uburyo abantu bambara muri konseri uburyo bacuranga uburyo baririmbisha amakorari arabikurikiza mwiyumva mute iyo mubona nyine mwarabaye nk'intangarugero ngiye niko nahise mbifata kandi nibyo nimwe barebera mwe mwiyumva mute turabyishimira kuko ariko tubona hari impamvu iyo ndebye amakorari yose meza dufite nta nimwe yavutse muri 66 mbere cyangwa mbere yaho yego ntayo mbona muzo dufite kandi dufite korari nziza cyane mu gihugu kugeza uyu munsi nta nimwe ihari ya mbere yaho kuba rero twaravutse kera tukaba dukora ibintu abantu bakabireberaho byo ni bisanzwe mu buzima busanzwe umuntu mukuru abato bamureberaho ahubwo byaba bidasanzwe dukuze dukora nabi ntibagire icyo batureberaho biba byiza nta nubwo ari bibi ntabwo tubyiratana kubera ko abo naba bivuga yuko batureberaho ariko natwe dufite abandi ibyo tureba aho abandi bakora hari nayo makorari mashyashya avuka ukabona arakora byiza natwe turiga ariko ikigaragara muri rusange ntaho turagera ntitwishima ngo twicare hamwe uravuga ngo twiyumva dute
twumva dufite umwenda twicana umwenda wo gukura ngo tugire muzika buriya turananditse muri RGB nk'umuryango utegamiye kuri leta yego ufite intego yo guteza imbere muzika yanditse mu gihugu cy'u Rwanda kugeza nyine bikagira intera nyine mpuzamahanga yego niyo mpamvu reba tugerageza gukoresha za orchestre tugerageza kuririmba indirimbo z'abandi kugira ngo turebe ko zishobora zimwe zikatugaragura nyine ariko mukanga mukavuga ngo muraturebeyeho kandi zanze oya mwabikoze dufite intumbero yo kugira ngo dukore koko intego yacu tuyigereho yo guteza imbere muzika ahubwo biratudindiza yo muvuga ngo muturebeyeho kandi tukitaho tureba tutajya tuba dukwiye hari gushyira hamwe tukageraho tugafatanya mbona dufite amakorali menshi akoresha ubushobozi bwinshi gusa sinzi icyatuma hari tuzabishyira hamwe ngo tugeraho twese dushaka kujya tuhagere kare tutarebeye ku buswa bw'umuntu ngo bwigane nicyo ntabwo twiyumva ntabwo turishima ko turi bakuru abantu bakagira icyo batubonaho ariko twiyumva nk'abantu bakidindiye hari ahantu dushaka kujya tutari mbwira ibintu byiza cyane hari umwarimu ushobora kuba yaranakwigishije nawe witwa Izayinzeyimana yanditse igitabo cyitwa ngo philosophie et rationalité ari muri introduction yavuze ngo kwandika ngo ni idene umuntu aba afite ngo kubera ngo kugira ngo shene nyine y'ubumenyi idacika kuko nawe ngo hari abakurambere baba baratumye umenya ibyuzi nawe kugira iyo shene ikomeze hari umuganda ugomba gushyiraho umuganda ukawandika abantu bakajya bawureba bati uyu yateye intambwe reka nshaka indi nangikire none rero mwebwe urumva ko mwebwe ahubwo iyo ntumbero kuko aho tugeze perezida uzi ko njya mvuga ngo ahubwo ni izi strategy mufite kugira mutazatuyobya kuko mwebwe muri nyenyeri mwibeshye kuko urumva niba abantu batangiye kujya muri studio babarebeyeho dutangira gukora konseri tubarebeyeho uko mwambara uko mugira ahubwo mufite izi strategy ngo se kibi kuko ibyo muzakora natwe tuzahita tubikora simpamya ko hari strategy zirwana na Sekibi ariko cyangwa nsubize ngo ikize nimugwa nyine natwe tuzagwa kuko nimwe tubarebe tuzavuga ngo ubwo nibyo ubwo ariko Radio Kigali yabikoze ubwo nibyo oya ariko hari aho natwe turebera ku bandi hari ibyo dukora kera habagamo n'amarushanwa burya hari ibintu twajyaga dukora byitwa korari kera mu myaka ya za 98 kuzamura byari bitangiye gushyuha ibintu by'amakorari tugahura amarushanwa ahubwo ubu ntiyakibaho amarushanwa ariko mwaye amarushanwa byajyaga bibaho ko rwose ko Radio Kigali izari nk'iya gatanu urumva nta kibukireberaho hari abandi bo kureberaho mbona twajya tureba uwakoze akantu keza yakoze twese tugahita twerekeza y'amaso ukoze akantu kabi tukabana y'amaso ubwo rero nakora Radio Kigali nikora ibyiza tujye twerekeza y'amaso ariko iramutse icitswe gakora ako kantu kabi nk'uko tuvane y'amaso tuyashyire ku bandi nabo beza bagiye bahari n'abandi beza perezida korali do Kigali ngiye ukuntu nyifata mu Rwanda mbona ari nka kiliziya ugeranyije Christianisme hari umupadiri twakoranye ikiganiro ambwira ngo amadini akomeye ku isi yavuzemo nasanze tuya twiteranya ngo amadini n'amatorero nyine amadini akomeye abaho menshi yavuga ngo Christianisme avuga Hinduisme avuga Islam avuga n'abira bya Judaisme akandi ndakibagiwe kamwe none Christianisme urumva kiliziya niyo iri main muri Christianisme niyoboye abandi ubundi naringiye gukoresha ijambo ritagize andi matorero nyine bagiye bakomoka ubusanga ari mato kuko yagiye akomoka kuri iryo ngiryo ni bisanzwe ariko simzi cyane by'amadini ntago biza ariko korali do Kigali par rapport yandi makorali no kuvuga akomeye hano muri Kigali kandi ayo muri Kigali nayo ahagarariye nandi ku rwego rw'igihugu bavuga ko ubwo ngiye kubikubaza bavuga ko korali Kere International Kristo Sirenyati na Saint Paul zaturutse kuri korali do Kigali nk'uko protestantisme abadive n'abaki bakomoka kuri Kiliziya Gatolika ngize amahirwe yo kwibonera nka perezida w'iyo korali ugira icyo bimbwira biragoye kubyita gutyo ntabwo ari byo
ntabwo ari byo ayo makorali yonyine uvuze arimo koko korali de Kigali hari abayinyuramo bakajya kuririmba mu yandi makorali ariko akaba ari andi makorali arimo abandi bantu batigeze baba muri korali de Kigali. Icyakora ikiri ukuri nuko iyo umuntu avuye muri korali de Kigali ari umuhanga akajya ahandi ubuhanga kuko bugaragara muri ya korali ubona ko yazamutse. Ariko abo sinahamya ko ari amakorali yagiye abyarwa na korali de Kigali nk'iyi uvuze Chœur International. Ahubwo rero muri za 98 abadukurikira baza kunkosora wenda mu makomantere bagira amakomantere yego mu gihe twajyaga dukora amarushanwa hari korali nabagamo rimwe twiga i Butare muri université hari korali nabagamo abandi ba mu zindi korali ziba muri Kigali na korali de Kigali hari n'abandi baririmbyi beza cyane mu yandi madini. Buriya hakaba n'undi mugabo wakundaga ibyo kuririmba Imana imuha umugisha yitabye Imana witwaga yari umuyobozi yigeze kuza ari prefet icyo gihe witwa Karemera yanabaye n'umuyobozi wa ministeri y'urubyiruko hari ndumva umusaza naramwumvaga we yakundaga rero kubiparticipamo cyane ahamagarira amakorali n'iki kugira ngo dukore itsinda ry'abaririmbyi babahanga baba star bimwe mwita aba star nyine bose babahanga bakomoka mu makorali yose baba bagiye bagaragara. Noneho habe n'abandi bantu baturutse mu yandi makorali yo mu yandi madini dukore ko kwishyira hamwe ryaje rikora ibintu abantu bakarireberaho. Sinzi uko byaje kugenda iyo nzira irahinduka ntabwo bimetiza cyane naje nanjye gusa nuvuye mu byo kuririmbira aho hafi aho ndangije muri university aho ariko ngarukiye muri korali de Kigali nsanga iyo yabaye korali noneho iririmba mu kiliziya kuko ubwa mbere ntabwo yari korali iririmba mu kiliziya yari korali yari ihuriro ry'abantu bagiye gutunganya muzika igatera imbere. Noneho twebwe tuyigiyemo tukayatwigiramo ibintu tukabizana amakorali yacu natwe tugatera imbere. Iyo yari Chœur International. Ubwo niyo yiyumvuze niyo uvuze nyine Chœur International yari Chœur International et Ensemble Instrumental niko ifite amazina niko izina rya nyuma rero ngira ngo buriya mu makorali hari abantu bagenda intego igacika intege uko abantu bagenda bavamo ugasanga mu yandi madini bavuyemo ntibakirimo n'aba bastari bandi basanzwe tuzi hanze ugasanga ntibakirimo bavuyemo ugasanga ntibakitaye cyane kuri iyo ntego yo kuvuga ngo duhuze abahanga bose baturutse hirya no hino. Usanga ikorali noneho imeze nk'izi zindi zacu aho twajyaga kuva mu bumenyi nayo iri bamwe muri batwebwe nyine dukeneye kujya kuva mu bumenyi bisa n'ibyahagaze ariko ntabwo bakomoka kuri korali de Kigali. ahubwo ni amakorali yose yifuje kuyishinga ariko yo irangije nayo ihita ni nkuko washinga Amavubi hanyuma Amavubi bukazacya ubona arimo muri champion hamwe na za sport na za peri byahinduye isura. Ntabwo sinzi igihe byatangiye n'ukuntu byaje kugenda ariko nabonye byarahinduye isura kurusha uko byari byatangiye icyo gihe tukibirimo mu ntangiriro zabyo. Iyo yindi uvuze ya Christus Renyati nayo ni korali nayo yabagiremera kuva mbe simpamya neza n'ibiryo zina president bavuga ko shizime ngendi kera iwacu ni Rusizi ndi umwana najyaga numva ngo korali de Kigali yacitsemo kabiri ngo tavuka korali de Kigali igice kimwe n'ikindi cyitwa ngo Christus Renyati. Oya ntabwo ari byo abantu korali de Kigali cyakora yigeze gucikamo ibice nyine kera muri 87 wenda ndabikugarukiraho no muri 2000 mu myaka ya 2000 na 2002 ahantu abarimbyi bari n'udushitani tuba turi hafi aho ariko abo ba Christus Renyati nta impamvu bayivuga naba membre bamwe ba korali de Kigali bari barimo ubwo muri za 2005 harimo abantu nka babiri ngira ngo kwa kundi korali ikora inama ikavuga uyu nguyu ntakiri umumambure n'iki harimo amambure nk'abo bavuyemo ariko aho kugira umuntu waririmbye yabikunda arakomeza agashaka aririmba. Harimo bamwe bashatse aho baririmba bamwe bajya muri iyo korali ariko kubera ko iyo waririmbye ubu nanjye undeba wampaye mikoro ejo nimba muri korali de Kigali nkigira muri Saint Paul
bazavuga bati korali do Kigali yacitsemo kubera ko yasura yakomeje kugaragara cyane bayibonye ahandi hantu nuko byagenze mu makorali amwe bakajya bavuga bati na korali do Kigali yabyaye yindi korali ntabwo ari byo ni amasura y'abantu umuntu umwe cyangwa babiri ushobora kubona muri korali ariko rimwe na rimwe bikanaterwa nuko uwo nawe yitwaye niba ngiye ahantu nkagenda nita korali do Kigali najya muri Saint Paul nayo ikabyemera nkajya mfata Saint Paul nkayijyana nko mu misa mvuga nti korali do Kigali ije kubaririmbira na Saint Paul ikabyemera ubwo haba hagiye kuza bene iryo sura ryo kuvuga ngo korali do Kigali yacitsemo ibice kandi ibyo bintu wasanga bibaho ndi kubicamo imigani kuko bihari ntabwo byorohera guca impamvu mbivuze Murengezi Dieudonne Mbabarire wa undi wavuze yambwiye ukuntu ngo yigeze ajya ahantu mu cyaro ni inshuti yanjye ntabwo ndi kumusebya dukorana n'ibiganiro so niyo amatiku wambwira uza kunjyana ni nabatiku yagezeho ariko hoya aya matiku ni ngombwa kuko bigomba kugira turunire positif kuko ntago ngemba turi muri entertainment yacu ya Katolika ariko ndifuza ko nyine ibyo bintu bicika nyine babivugira hirya kandi birasenye tuba dushaka muri comment baraza kuduha ibitekerezo nono mure yagiye ahantu ariko ntago ari bibi yambwiye ko ngo yanyweye inzoga nyinshi cyane bari kumwita Emipro ubwo hari nundi muntu ushobora nawe nko nawe yarabyemeraga avuga ati ndi Emipro koko niwe wabimbwiye ati rwose nakuriye amabrochette menshi nyine ngo bakabona dusa tugiko hari indimbo twakoranye tw'indabo za Mariya nyine ngo hari ukuntu bajya bavuga ngo turasa nono yagiye nyine babimwisarikiriza ubwo urumva ariko byo nta kibazo byo ntare ubwo hari nk'abantu bashobora kugenda bakiyitira bakagitinga nk'ukuntu mu izina rya do Kigali byagiye binabaho harimo ingero tufite ntavugira kuri mikoro ariko nyine ibyo byose nkurikije ikibazo bambazaga ntibivuga ngo icyo ni igice cya korali do Kigali ntabwo ari byo ni imyitwarire mibi ya korali do Kigali iba yaragize kera ikagira amasura yiyitirira korali do Kigali no niba nkomeza kugaragaramo ndi president w'ibihe byose umunsi nayivuyemo abantu ntibazareka kumbona mu isura rya korali do Kigali binsaba ko aho ngiye nitwararika nkajya mbwira abantu nti rwose korali do Kigali mu yubahe ariko ngewe mwinkurikira nka korali do Kigali bisaba ko ari nkuko nabitwara ariko byagiye bibaho ko tugira aba membre abanyamuryango buriya korali habamo ibintu bibiri bijya binayasenya cyane binatuma habamo bene ibyo byose bibyaranye n'ibyo wita amatiku nawe uri kumbazaho biriya bintu byo kuririmbisha abantu batureba baratubona burya bakanadukunda cyangwa bakatwanga ariko iyo ukomeje kuririmbisha ukajya ukanabishyiramo igitugu muri korali ubamo ugahora ubikora hamwe rero ugumemo kuko nuvamo ibyo biragukurikirana kuri yasura iyo uhimba indirimbo zawe zigakomeza arizo zonyine ziririmbwa yego iyo sura byanze ikunze ukaza kwimuka ukajya ahandi iyo sura wowe wagumishijemo ukayigumana ukitwara nabi ukayigira iyawe ya groupe ubamo ya korali ukayigira iyawe wiyubakiyeho korali icyo kintu iyo wimutse itwararike numara kwimuka ujye ubwiza abantu kuruti ntago nkiri hahandi nagiye ahandi noneho iyo tuyobora tutorwa tukaba yobozi kwitwa president bikagushimisha kuko baguhaye amashyi ejo ukanga kuvaho kongera ukitoresha nejo bundi ukongera nuvamo ukagira ahandi ujya wenda ugasa n'ufitiye urwango aho uvuye kubera impamvu runaka ubusabwa kwitwararika ukabwiza abantu kuri ko utagihari nawe ukahimba ibyawe ukabyitiza nawe ukagegeza kugira ngo biguhe icyubahiro ariko nimpava nkajya ahandi nkajyamo ngo ndi korali do Kigali ubu ngubu hari n'ushaka ko muririmbira nk'ubukwe cyangwa ibirori akampamagara ati narakubonye ndashaka korali do Kigali aho mperereye nkayibwira nti korali do Kigali ndaje nyikuzanira nkayishyira itari korali do Kigali ariko bakanyita ko ndi korali do Kigali we akabazi ko yishyuye ko ariyo yishyuye ibyo rero ibyo uvuga bibaho banza ari byo nyine bigenda urimo kuvuga ayo makorali agenda avuga ngo ni korali do Kigali cyangwa ko abantu bavuga ngo ni igice cya korali do Kigali ntabwo ari byo niyo myitwarire hari yacu ya kera yo kugira ngo umuntu umwe ajya agaragara cyane none igihe hahaviriye cyangwa ntanavemo ariko igihe hahaviriye bikaba ikibazo cyuko ari ibice ahubwo ibice bya korali do Kigali reka nanabivuge
ibihuha bibaho ko umuntu mukuru wa mugani turi bakuru ko twavutse kera bizabaho cyane ko izina ryacu rigaruka uko abantu bavuga rikagaruka ubwo Saint Paul sinyibuze wavuze amakorali 3 Saint Paul sinyibuze ariko yo ni Saint Paul ibyirutse vuba rwose y'abana b'abasore n'inkumi barimba neza cyane yego kuriya kuririmba neza cyane ntimukabitwitirire ntago ari ibyakorera dukiri nabo nabana nyine babyirutse bameze neza bo gushyigikirwa uwabita ngo nabakora do Kigali yacitseho byangora kugira urugero ntanga kurusha aho ngaho hose hariya muri Keri no wo wansobanurira ukuntu byavutse ko hari abantu bagize ide baravuga ngo reka bashyiraho abantu bazajya bitoreza babahanga natwe abashaka kwiga twigireyo tugaruke ibyo twigiyeyo tubizane mu makorali yacu anyuranye unambwira ko Renyati ubwo nizere ko abadukurikiye bari kubyumva abavuga ngo ni do Kigali yacitsemo kabiri ahubwo nuko hari abantu bahozemo baza kuyijyamo abantu bakajya babona kuko ayo masura ye bari bayazi bakavuga bakagira ngo bati ni igice cya korali do Kigali ariko ntabwo ari byo ni korali nayo yari hari yiyubashye ikora bari kigira amahirwe yo kubona abo bahanga bakora do Kigali ariko sinzi nabyita n'ibyago igira n'ibyo byago byo kuba bajya bacishamo bakita korali do Kigali ubwo nyine n'ibyago n'ibyago ariko birashira byo biri amateka yo kwanga kwakira ikibaye ku muntu n'ikibaye ku cyubahiro cy'umuntu bibaho n'ubuzima busanzwe korali do Kigali buri ahubwo yigeze kugira muri za 87 muri izo za YouTube twakoze mushobora kuzabibona muzabyumva uko bakuru babivuga n'ibyabiteye ariko buri korali yitwa korali Indahemuka ikorera kuri Paroisse Sainte Famille Indahemuka korali Indahemuka ni igice kimwe cya korali do Kigali yo muri 87 ubwo rero icyo cyacitseho sinzi uko batashoboye kumvikana nabyo bikomoka kuri bene ibyo byo kuyoborana bene ibyo byo kurimbisha ni ibintu byinshi cyane umuntu yashobora gukurikira YouTube ashobora ni bimwe by'amakuzo ukananirwa abantu ugakura ugakora byiza ariko ukananirwa kureka ngo abantu babyitirirwe nyine niba umuntu yahimbye indirimbo nziza mureka byitirirwe wowe ishaka ngo nawe izawe uzitirirwe akaba niba bikwitirira nawe wikwishyiraho ngo wumve ko usumbye abandi bene ibyo abantu bagiye babipfa harimo n'abavuga byinshi cyane ko hari n'ibyari b'amafaranga ngira ngo umukuru w'igihugu icyo gihe yabahaye barimbye yubire hanyuma uburyo bwo kuyagabana bukanga ahubwo bakayagura ibikoresho bya muzika abandi bashakaga kugira ngo muyanywere wenda ibyo ubwabyo bikiyongera kutwo tuntu duto tuba dusanzwe tw'udushitani tuba twitoza none bamwe akaba ati twebwe tugiye kwitwa Indahemuka mwebwe mugume mu byo murimo icyo cyo ni igice rwose buriya ni bavuga ibice bya korali do Kigali ijya ufata umwaka wa 87 uvuga ati korali do Kigali yavutsemo Indahemuka ahubwo ayo makuru abantu baba bagomba kuyamenya icyo cyabayeho rwose noneho birakomeza iyo korali do Kigali noneho irakomeza irakura ikora ibikorwa byiza cyane byinshi igeze muri 2002 naho havuka bene ibyo byo kunanirwa gutwara iryo kuzo abantu bari managing ribacishe bugufi ahubwo bashake muzika nyayo bareke bene ibyo byo kugira ngo witirirwe ibyiza ugushaka kwitirirwa ibyiza bigatuma wivumbura nabyo byabyaye ibice ariko kubw'amahirwe muri 2005 abo bantu basanga nta mpamvu yo kugira ngo bibyari bice ngo bibyari bice burya hari n'igihe abantu babiterwa n'abandi babagiriye inama hari n'igihe n'abapadiri batugira inama ugasanga iyo nama itumyeho gucikamo igice kuko ubona akagutiza umuhoro abantu bageze icyo gihe basanga ibyo bintu si byo ku bwabo babyibwirije ariko bagenda bagisha inama barongera barahura muri 2005 korali irakomeza irakura icyo gice rero nticyacitse ngo igite kigenda burundu nk'igice cy'igihe cy'Indahemuka icyo cyaracitse kirongera kirahura muri 2005
ibyo byo byabayeho rwose by'ibice ku buryo usanze korali de Kigali imwe iririmbira kuri Sainte Famille indi iririmbira kuri Saint Michel icyo gihe muri iyo myaka ya 2002 kandi ari byose bifite izina rimwe ariko icyo gihe washobora kubivuga rwose uti iki ni igice cya korali de Kigali iki ni iki ariko guhera 2005 irongera iba imwe ubu ngubu rero niyo yiyingiyi dufite none idafite bene ibyo bintu ubu ntibabihasanga nk'ubwije nyimazemo imyaka kuva muri 2005 nyine icyo gihe nasanze bamaze kwiyunga ariko kugeza uyu munsi ni korali ntihagire ubyita ubwirasi mbona ari ntagatifu mbona ari ntagatifu ntatwo tuntu turimo harimo abantu b'inyangamugayo harimo abantu bashaka iterambere iyo tuvuze ngo tugane ahantu hakomeye ha muzika buri wese azana umuganda we agakora ubu dufite korali y'intagatifu nta n'umuntu wayinjiriramo nubwo yaba ari iki yego perezida urakoze cyane gushyira umucyo kuri ibyo bintu nizere ko abadukurikiye babyumvise abenshi bo babitekerezaga nk'uko nari mpagararira abanyantege nke babyumva nabi benshi nyine nkakorana byumvaga ariko ubwo none umutwe wanjye ubaye oya n'ubyumva nabi n'ubivuga bitari byo abivanemo umuntu ajya atandukanya umunyamuryango wa korali de Kigali wahisemo kujya ahandi abitandukanye na korali de Kigali yacitsemo ice ahubwo abishimire ko uwo muntu ashobora kuba agiye gufasha ahandi ahubwo uwavuyemo we afata isomo ry'uko agiye ahandi uko yajya yitwara nyine ntagende yitwaje izina rya korali de Kigali ngo agire uko abitwara wenda bigiremo ipfunwe iryo pfunwe ribyaza umusaruro utari wo biranasenya usanga nayo makorali asa nazanyemo ikintu cyo kurebana nabi iyo ugiye muri korali urubyiruko uhasanze ukarubwira yuko iriya korali ari ingome ko ikora nabi ko mpamvu uvuyeyo ubwo burimo gukora iyo korali izasenyuka iyo ubusanze ni ngombwa kugirira impuhwe aho umuntu aba agiye perezida mpise mboneraho kukubaza ubwo niba hari ibibazo by'amatiku biba hagati y'amakorali ubwo ndaza nyuma yaho ndaza gusoreza ku kantu impamvu ndi kukubaza ibi bintu by'amatiku hari ingeso tugira yo korosa ngitangira buno butumwa bwo nyine bwa entertainment ya Kiliziya hari abantu bavugaga ngo imipiro ngo ari kwipendekeza ngo ari kudushyira hanze ngo kandi twanga kuvuga ahubwo ibintu bikazaturika bikabastinga bikabyara ibibazo hari abantu bavuga ko nka korali de Kigali tumvikana na Kristo Serenyati n'urugero byo birazwi nyine ko hari abantu benshi barabivuga hanze ujya nko mu kabari ukumva abantu bari kubiganira cyangwa no ku muhanda barabiganira ubwo ndagira ngo dushyireho eclaircissement hari abavuga ngo bamwe ngo batwaye speaker y'abandi n'urugero ngo ibyo byabaye intandaro hari n'igihe ngo mwigeze mukora tuvuge discussion muri stade Amahoro hari imisa mwagombaga kuririmba nyine ngo murabasuzugura korali de Kigali ngo babashinja kuba mubasuzugura abo bantu no muri Saint Paul yo ntacye Saint Paul nabwo ayo makuru nayo yaratambutse hari ukuntu bari bafite konseri igihe kimwe mwebwe mwishyura abantu urabona ko gutya dukoresha abacuranzi ababateri amagitari n'ibiki noneho mwebwe muravuga muti bari abantu bari kuza bahangaye murayabaha kugira ngo ayo mafaranga murayabishyura mubishyura double yo mugomba kubishyura nayaho kugira batajyayo ibyo bintu kugira ngiye cyo ndi gushaka n'ubumwe n'ukubaka no gushyiraho eclaircissement kuko nubundi turanga kubivuga abantu bagiye bakomeza bagende babiganirire iyo bafate n'imyanzuro itari seriye ariko iyo abantu babiganiriyeho nk'uko mbivuze ndabiza abantu baraza kuntuka muri comment ariko barabitekerezaho ndakeka ko hari ibibazo umbajije uhimbye we ahari kugira ngo urambaza amatiku ariko hari ibintunguye hano ntarinze ariko ubona hari imyitwarire y'abantu ushobora kuba koko wa mugani babitekereza ariko mbuza aho mpera mbikubwira reka mpere ibyo bya none si bya Kristus wari wabimbajijeho bavuga ko Kristus ngo yifite hari speaker yanyu yatwaye ntiyayibasubiza iyikuye heze ndabizi se ntitubika hamwe hari igihe buriya twajyaga nubundi aho dukorera haba ari hamwe twe twifite aho dukorera hihariye ariko kera twajyaga dukorera kuri Kiliziya ya Saint Michel tubi hamwe
hari igihe twajyaga tubika hamwe muri kuri salle Sainte Famille yadutije ko nta gikoresho twabuze ahari muri ibyo bihe bya kera hariho uburyo mu kutagira aho dukorera hariho uburyo abantu batahanaga ibintu nk'ubu nanjye nko modoka nshobora kuba mfitemo agasenti kamwe undi yatwaye kandi bitewe nuko tuvuye ahantu kuririmba umwaka gatahana aho nkeka ni zaba ingaruka z'ibyo mwayo uko umuntu acitse mu macakubiri cyangwa umuntu agiye akajyana nk'agakoresho yari afite mu modoka ntakagarure kubera ko wenda badafite aho babibika hagije atayota babibika yakaguma yasezeye wenda kakagumana nta ariko kubyitira korali yahozeho ihari ko yadutwaye igikoresho byose byo nyine ni bya kwitondera abamambure turibo uko nitwara bitazasebye undi muntu bigatuma niyo ndebye uko twitwara muri Chorale de Kigali nta n'umuntu wahirahira avuga ngo hari umuntu wa Chorale de Kigali wanga cyangwa ushinja Christus Renyate nta bakora igitaramo tukajyayo tukagura amatike tukicara mu myanya y'icyubahiro tugakoma amashyi biri ngombwa tukiga amasomo ari ngombwa harimo abantu barimbamo babana n'abacu bangana b'urubyiruko rungana harimo abakuru mu by'ukuri kandi ubibone nk'ukuri nta kintu kirimo hagati nabo baza muri konsere ejo bundi nzababona nizere ko bazaza iyi namwe ariko mujya njya mbibona ariko niba hari umuntu uzanamo inyuma ibyo kwangana guhiganwa n'ibyaha by'urubyiruko ibi bintu by'abantu byo kurushanwa ariko ni kamere isanzwe no mu bantu no hanze hari ibyo rero icyo ni kimwe umuntu yazasuzuma simvuze ngo nta abavuga baba bafite aho bahera ariko umuntu yazasuzuma nawe uzasuzuma ujye ubaza ni impamvu ki bavuga ibikoresho bwose babitwariye kuri stade cyangwa nibyo ni bene ako kantu umuntu aba yatwaye mu modoka akakagumana umuntu yabireba ariko ntibyitirirwe korali na Christus Renyate Chorale de Kigali na Christus Renyate ko hagati yabo hari ikibazo hagomba kuba hari abantu umwe wifitiye ikibazo atari nk'umuntu umwe ku giti cye ariko ntibikwiriye kwitirirwa ariko bigasaba kubyitondera nabyo gushinja umuntu wari we wese niyo mpamvu nanze gutinda ku mazina ngo ntavaho nza no gucumura ariko nk'uko bivuga inyuma y'umuntu ari mu matiku y'umuntu avuga niko tuvuga gutya abantu amakuru baba hari ayo bafite wenda bandusha nuba hari ibyo baba batekereza ariko utajya kuri mikoro ngo uvuge ngo iki nicyo kuko ukuri kwacyo ntago uguhagazeho uvuge ngo 100% ndahamya ko uriya muntu yatwaye ikintu iki niki wakerekana ute nawe utaruhari ibya Saint Paul n'abacuranzi kwishyira umucuranzi double undi kugira ngo inabyumviye ku muhanda oya reka tutabitindaho kuvuga ikintu kitariho ndabyumviye kuri iyi mihanda ubu wasanga ntanze n'igisobanuro ahubwo kikaba aricyo kibyari amatiko kandi nta yarahari mu by'ukuri nta nacumurira Chorale de Kigali icyo nkubwira Chorale de Kigali uko nyibona kugeza uyu munsi nakubwiye ngo nabatagatifu nkubwiza ukuri ku isi ntibibaho ariko bya bindi by'amatiko hagati y'amagurupe ngo cyo kuvuga ngo nge ndirimba neza ndusha uyu yanyibye uyu yantwaye umuririmbyi yantwaye umucuranzi binavuzwe binahari hanze aha ntacyo uzumva giturutse muri Chorale de Kigali kibivuga uzabyumva bivugwa n'abaturutse wenda hanze bafite izindi nyungu bashaka ahari kugira ngo werekane ko Chorale de Kigali utayubashye cyangwa werekane ko sinzi ikintu cyatera umuntu uwo ari wese uyu munsi kuvugira Chorale de Kigali itiku itarimo Imana igimfasha ntibizanabeho bijye bikomeza bigurumane ariko birasanzwe ko umuntu mukuru yamaze gukura yamaze kugira izina ino mihanda yanyu tumaze kuyijyamo birasanzwe ko uyu muntu atangiye gukura atangiye kugaragara abene ayo mabuye ntaga murenga amugeraho ariko icyo nkubwira binahari nujya no kubyumva uzabyumvana uzadufashe tujye duhura dusobanure tutari kuri mikoro yawe hano nidusanga twarakosheje nidusanga nawe yarakosheje tubivanemo dukeneye ko amakorali hano mu Rwanda aza tugafatanya gutera imbere cyangwa icyo dufite natwe tugagifasha abandi oya nibyo president ngenda nabishima nibyo nahereye kare nshimangira mwatweretse ko mwayoboye amakorali kujya muri studio bagakora neza
ku buryo konseri ubu ngubu ahantu hose ni Nyabitimbo ubu bari gutegura amakonseri y'iminsi mikuru. Ni byiza nanjye narabikunze, ahubwo noneho ari amatiku nakuzanyemo kugira ngo iyo tuyasoze icyo naringamije nk'uko tubareberaho, twabarebeyeho kujya muri studio, tubareberaho gukora konseri neza no kuririmba neza no kuririmbisha. Abenshi nyine biyinspira kuba tekinisiye banyu. Noneho amatiku buriya kari akantu ni agasampo mbivuze muri Kigali kantu mu maparuwasi mu madiyosezi yose ibyo bintu by'amatiku birahaba. Kara ni agasampo k'amatiku nari mfashe nkamwe nk'abantu amakorari areberaho. Ni izihe strategy mufite noneho kugira ngo mwubake ubwo bumwe nyine nk'abantu basenga twese dukorera kuririmba bidufasha, bigomba kudufasha kwegera Imana no gufasha abakristo. Ni izihe strategy mufite kugira ngo nkuko n'ubundi bihera iwanyu tubareberaho tuzanabibarebereho nyine bigenda bimanuka no mu miryango rezo ni Nyabitimbo hose ayo matiku nyine acike, kuko namwe kameme n'ubwo mbikubwiye nawe ntiwabura nk'udutiku duke waba warumviye. Utwo numvise n'utwo navuze twakera twabayeho, utundi n'utwo nabashije kugenda nkurura nyine. Urumva nageze muri Chorale de Kigali muri 2005 kubaza abantu ngo mwari mwarapfuye iki, ubundi murinda mwiyunga mwari mwarapfuye iki. Ugenda usanga harimo impamvu zimwe ariko nazo zitari nini. Ni ikintu kimwe gikomeye no kunanirwa kubana n'icyubahiro n'ishema mwatewe n'ibyiza mwakoze. Umwe ashaka kuryikururira mu murimo runaka, undi ashaka kuryikururira bamuvuge. Nta kintu numva cy'ingamba kindi cyo kubwira abantu ngo bigende mu muryango remezo abantu bareke amatiku cyangwa gushwana. Ariko icyo umuntu yababwira no gufata isomo kuri ibyo twabayemo nkatwe niba muri 87 ikora iracitsemo kabiri. Ubu niki twungutse ni iki umuntu ubu ngubu yaratira abandi yungutse ko yakesha kuba baracitsemo muri 2020 muri 2002 bagacikamo kabiri. Kubw'amahirwe mu myaka 4 basanga ntacyo bungutse. Ubwaryo ni isomo gusa twebwe rirabanza rikaduha isomo. Niyo mpamvu uyu munsi ntuzumva twasubiye muri ibyo. Icyambere tuzakora ni ukuba urugero rw'abandi bantu babubone yuko icyo kintu cyo kubona icyubahiro ukananirwa kugicunga ngo ubane nacyo ubu twe cyaracitse ndabihamye. Yego si impamye ejo bundi ariko ingamba turazifata mu bijyanye n'uburyo tuyoborana, bijyanye n'uburyo dukora gahunda zacu. Iyo ni ingamba imwe yo kwereka abantu urugero rwiza rwo kuvuga ngo ibintu dufite amateka arimo ibyo bintu ntihazagira umuntu ubibasha kubisubiramo. Abana babikora ubu ngubu bakora andi makorari nkeka ko babona nk'isomo kuri bene ibyo. Ikindi ni uburyo bwo kureba imbere hazaza. Yego wowe korari yitwa kanaka imbere hazaza ushaka kubiki, ushaka kugera he imikoro yigire gutega imbere hazaza ushaka kugera he ushaka gukura cyangwa ushaka kurwana na korari mugenzi wawe ukayitsinda ukumva urishimye. Ibyo bituruka mu muntu kuruta ingamba twafata ngo tuzihe umuntu. Ariko rero nkuko bivuze sinzi, ariko ngira ngo na shitani ngo yari umuririmbyi kera. Ibi bintu byo kudatera imbere kubera utwo tuntu tw'ututiku ni ibya shitani, ntabwo twabica. Ariko nitubimenye rero abaririmbyi. Ubu usanga muri paruwasi runaka haba nk'amakorari abiri, ugasanga agakorari kamwe kavuye mu misa kavuga twarushije kandi iryo rushanwa riragana ubwo se warugiye mu misa, warugiye gufasha abakirisitu gusenga. Icyo cyubahiro perezida avuze ikintu gikomeye, intensiyo. Impamvu yo kubaho kwa korari ni ukurusha abandi cyangwa icyo ngicyo ubayeho urusha abandi. Ikibazo rero gihari wenda ubwo nta strategy dufite zindi, ariko ubu tutega amatwi hano agenda asuzume korari ye, yisuzume nawe uko aririmba, yumve niba abayeho ashaka kurusha abandi. Araba ari kuyoba nyine ubwo aribwo utwo tutiku twazahoraho. Banza nayobye ku kibazo wambazaga, ariko numva nta strategy zidasanzwe. Uri kugisubiza neza. Urabona muri no minsi no mu myanzuro ya synode imaze iminsi harimo ikintu cyo kugendera hamwe. Synode n'ubundi ngo bivuga kugendera hamwe.
ariko nyine barabishimangiye nyine urumva no kugira impamvu nakubajije amatiku please abadukurikiye batagira ndo umunyamatiku cyane ashaka kuzana amazima murabizi ko ibyo bintu mubifite mu makorari yanyu aho muturuka hose ariko mujya mwanga kubivuga ngo mutishyira hanze ariko bikaba byari ibibazo twe turi kubivuga kugira ngo bikemuke korari Gari niyo tureberaho niyo mpamvu nashotoye perezida kugira ngo mubaze uko abyumva na strategy nkuko tubareberaho n'ibindi byose nako kantu ko kugendera hamwe turifuza gukomeza sinzi strategy muzashyira kuko mwebwe mufite ukuntu muri advanced mureba kure urumva mwebwe mufite ahantu mushaka kugeza umuziki daboro wambwe icyo mushaka daboro nuko abantu batera imbere abandi bo icyo bashaka intention kera grand seminaire baratubwiye ngo intention droite na no droite iyo uje kwiyimana ubushaka iki ngo hari giuza ngo kubereka wanyu muri grand seminaire ngo barya ibiryo byinshi nta kibazo cy'inzara kihaba padiri ngo bafite icyubahiro ngo muri societe nundi muntu ufite intention droite no kwitangira abandi no kwitangira abandi servir la communauté nyine y'abakristo none mwebwe mwe mufite intego abandi bo intego yabo no kurushanwa no kurusha abandi nyine umwe mudu ntitubashinje cyane abandi amakuru uburambe mu kuririmba nabonye iyo uvuze abandi urizika kuvuga nk'izina rya korari rigahita rihinduka ko ingamba zayo ari ukurushanwa ariyo finalite yo kubaho uburambe bw'amakorari burya irya korari ibiharenganiye kubera ko yananiwe wenda kwihanganira umuntu umwe babiri batatu bayirimo bafite icyo kintu mu mutwe ariko iyo korari ibiharenganiye uko uwo muntu ahubwo n'inyigisho umuntu yabaha amakorari abantu baba ari 100 ariko abantu 4-5 ntibakabayobye ngo babajyane mu cyo kurushanwa harakantu abantu bakwiye gutora iyo witwa korari iririmba mu kiliziya ibi bindi dukora tubikora ku ruhande ni entertainment niko mubyita ni ukwishimisha ni nkuko mwasohoka n'abakuriste bose mukajya ahantu ariko niba ushoboye gukora igitaramo gikoreye abantu bishime ikintu cy'ingenzi nabonye tuba twitwa korari yo muri kiliziya igihe cyose witwa korari yo kuri paruwasi runaka nibura gerageza imiririmbire yo mu kiliziya byo nabyo nabisaba niba koko abantu badufataho urugero nibaze niba ari ibyo tubigishe uko mu kiliziya umuntu yitwara abantu bajya mu kiliziya ugasanga yahimbye indirimbo nshya kandi hari izindi zihari nziza amagambo mashya hari izindi zihari abapadiri bakarwana nabo na bene ibyo byose batabigeraho neza bakirirwa batubwira ati muririmbi z'abakirisitu bazi burya nabyo hari igihe nyine babikabya ariko igihari nuko kiliziya hari indirimbo ziririmbwamo zoroshye abantu bashaka kuririmba kandi ukaba wazitunganya zikaririmbika neza kandi koko mukunda kwirimbira indirimbo zo mu gatabo k'umukristo muri zisanzwe noneho ntiwiyerekane mu kiliziya nk'igitaramo ntiwiyerekane nk'umuntu uje kurushanwa uwo ari we wese werekane ko uri umuntu uje mu kiliziya kugira ngo uririmbe ibintu biza gufasha abaje gusenga nibaheraho wihimba ibiririmbo bishya byo kuza gukora igitaramo mu kiliziya niho hatangirira kuvuga ngo ubushize twaje mu misa bakoma amashyi kuri korari runaka nanjye ndashaka gusohoka bakomye amashyi nidutangiriraho tumenye uko kiliziya liturujia bayanima uko bayijyamo uko bayitondera uko bubaha ibyaho icyo gihe nubaha ibyaho kurushanwa urabyibagirwa ntago biza kuza kuko nimba ushaka kurushanwa wowe uzaba uwanyuma nushaka kurakara n'ikazi kawe ariko ubundi nibyo byiza kujya mu kiliziya abantu bakishimira ko basenze kurusha kwishimira ko baguhaye amashyi ubwo rero icyo ni igice ubwo mbonye akanya ko kubivuga niho bihera niho umuntu yatangira akigisha abantu niba witwa korari iririmba mu kiliziya banza ufata ako kantu noneho aka kabiri ko kujya mu marushanwa rero haramutse habaye amarushanwa bakakurusha bakomera amashyi wakurushije rero ubwo wagiye mu marushanwa ariko ntibibe inkuru yo kugira ngo wirirwe ubivuga utukana bibe inkuru yayo wundi wabaye warushijwe akwigireho azamuke nawe wamurushije ubonereho ukomeze uzamuke turebe bene aho hantu mu ubwo buryo ariko utwo ni udushitani nyine tuba mu bantu umwe babiri ariko burya ntabwo tuba muri groupe nk'izina rya korari kuba korari de Kigali yirasi oya ubwo
ubwo n'umuntu umwe witwa Hodari uba wirasi bakabyitirira korali noneho nugenda kubyitira korali uwo muhodari rero w'umwirasi araje kwicira izina n'abavuga hanze n'abatoratora utwo dutiku uvuga ni byiza niba dutore ni byiza kumva ni byiza kutuvuga ni byiza kudukemura ariko nibarebe twavuye hehe kugira ngo bitaza kuzanira ingaruka ya gurupe yose ngo izina ryose ryandujwe n'umwirasi umwe ishitani yateye. Perezida kuri ibyo mpise mboneraho kukubaza ikibazo tunagana ku musozo nka korali tureberaho hari umuririmbyi wawe witwa twize dukorana ikiganiro Pisco ambwira akantu keza kahuye n'ibyo washimangiye kuva kare muri mission ya korali do Kigali yo guteza umuziki imbere ambwira ko iyo korali runaka yateye imbere igakora concert neza korali do Kigali bageze ku ntego yayo kandi kuko nanjye ndabyemera kuko nkuko nagiye mbishimangira mvuga ko kujya muri studio gukora amakonseri nyine amakorali menshi abareberaho urumva ko noneho no guhimba kuko twagiye tuvuga no kubahimbyi banyu n'ibiki byose bakavuga batereka duhimbe nk'abarabo muri do Kigali nibi noneho hari nakandi kantu keza ukomojeho uravuga uti n'uburyo kugira indirimbo ntibihagije no kumenya guhitamo kujyanisha na liturujia hari nakantu nibuka muri Grand Seminaire bigeze batubwira ngo muri liturujia participation active et intelligente umukecuru waje nimba ari mama wanjye ntago nyina aje muri concert we arashaka guparticipa activement et intelligemment niba ari ukuririmba na waririmbe niba ari guhaguruka haguruke ariko ibyo bintu ari kurimba abyumva nawe ibyo urumva ko ako kantu mujya mugakorana ko noneho hari ibibazo biherutse kuvuga muri kiliziya bavuga ko bahagaritse indirimbo z'abahanzi bamwe na bamwe zitujuje ibyangombwa runaka requirement ndizera ko iryo tangazo waribonye hari n'akavideo cyangwa mbigukinire niba warabibonye byaragenze cyane nkamwe nk'ababyeyi nka korali y'umubyeyi nyine abenshi bareberaho bisobanuye iki birabintu sinzi uko nza kubivuga hari ababindusha abapadiri mwagiye muganira bavuga neza cyane nigeze gukurikira padiri Hakorimana Jean umuhanzi uhembera n'indirimbo nziza cyane na niba uhoraho ari amahoro yawe imwe mujya muri abantu bakayikunda mukunda ntanamuzi ariko ahimba indirimbo nziza cyane mwarabiganiriye abikomozaho indirimbo duhimba ntabwo ndi bwinjire mu kikirisitu cyane cyazo kuba yayoba ukakoresha ijambo riyobye rivuga uko kiliziya itabyanditse mu bitabo bya misere ni byiza cyane nge mba numva ikikurimo ugomba kukiririmba wenda ntukijyane mu kiliziya ako kanya uko tubigenza wenda tubifatiyeho twe buriya muri korali do Kigali dufite itsinda ry'abantu iyo ashaka ko indirimbo tuyiririmba nka korali arayiduha tukabana tukayireba itsinda dufite ryayemeza ko tuyiririmba rikayemeza tukazayiririmba nabonye bikemura bimwe na bimwe ariko ntivuga ngo habura ikiducika cyagucika kikaba kigucitse bagukosora ugakosoka ariko icyo nshaka kuvuga ni byiza ko kiliziya igira imirongo icyambangamiye muri biriya si uko babujije abantu guhubuka ngo bakubite indirimbo ahantu ntawe yisuzumye kuba barabibujije nibyo nyine ako kantu ko kubabuza guhubuka karansekeje gufata indirimbo ukihimba ugahita uyikubita mu kiliziya byo ni ngombwa kwitondera ibyo bavugaga nibyo ahubwo icyo nabaza kuki ahubwo bivugwa n'umupadiri umwe abandi batabivuze kuki ugira cyo kumva umupadiri umwe mu kiliziya yarabivuze ariko abandi bo ntibabivuga kuki nta system iriho yabyo ya rusange ya kiliziya izwi nkuko tuzi ko ziriya ndimbo zidahinduka indimbo gusaba imbabazi ordinaire de la messe nkuko zidahinduka kuki nta kiriho nyine kibuza ibintu runaka kudahinduka abantu ntibagerageza bakora ibyo bituma murakara hari igihe ubabaza ibibazo nkumva warakaye hari kuki mwaciye indirimbo ya kanaka uramubajije kumva warakaye noneho nkabona impamvu urakaye nuko nyine nawe utarabira bibonye kera kose ngo abo bantu babireke kera kose uburi abo bajije warakaye
ubu uri kumushinja ngo kuki byadukanye ubu wowe ni ibyo ngibyo mba mvuga. harimo ibyo bibazo nyine byo kuba abantu batarabibwiwe noneho ntibabibwirwe bisobanuke, ariko harimo n'amatangazo yagiye atangwa icyo gihe. ngira ngo hari umuhanzi nyine biyamye umusore nkunda cyane nawe urimba uturimbo twiza kumuvuga mu kiliziya ukavuga uti mumumbwirire, biramufrustra bikamubabaza akaba yarakara, ariko hari uburyo bwo kuba umuntu yamubwira ku ruhande. hari amabwiriza asanzwe hari n'uburyo bwo gusuzuma iyo ndirimbo, ariko harimo n'itangazo ryasohotse nyine ryo nashaka kuvugaho nyuma y'icyo gihe, ririmo n'uburyo abantu bambara. hari bitaratangajwe ariko hari byanditswe birimo no kujya mu kiliziya ugomba kuba wambaye utya, hari aho utagomba kuba wambaye costume, ugomba kuba wambaye ikanzu idasitya itagira gute. nanjye hari ibyantunguye nk'itangazo nkumva natwe turabikoramo ikosa. niba tujya mu kiliziya twambaye costume ubwo twaba dukora ikosa. nabyo byarimo mu iryo tangazo. harimo itangazo nabonye rifite uburyo bwo kwambara nabwo buhambaye. wenda twazarireba tukabiganiraho. icyo nshaka kubivugaho nuko itangazo naryo ryajya risohoka nyine ryizweho na kiliziya. niba tugira conference episcopale nk'urugero, bibe itangazo rya conference episcopale, ntiribe ari umupadiri ushinzwe ikintu runaka ukigira icye muri kiliziya gatolika. umupadiri namushimye ko yatanze amabwiriza, ariko ntakwiye nawe kurwana intambara ya kiliziya. nabihe kiliziya noneho kiliziya izi bitubwire. nka conference episcopale twandikire itangazo ritubwira ibibujijwe. icyo gihe bitambuka neza, nta muntu ubitayemo amarira, kuko mwino minsi ndabona amarira abantu bararira, abantu kubw'amahirwe sindi umuhimbyi. iyo habamo nk'iyanjye narahimbye narashitse ubwoba ikabirimo, nanjye nakumva bimbabaje binteye ipfunwe. ibyiza nuko itangazo rituruka mu nzego zibishinzwe byumvikana neza kuruta iyo umuntu abyigishije abantu bakabirakariramo. ariko icyo abantu bagomba gutoramo, ni byiza ko kiliziya igira umurongo ikoreramo ibintu. ikibazo gusa byaba ari uko umurongo uravugwa n'umuntu umwe, abandi batawuvuga, bize kugera hehe amaherezo. nicyo wa mugani akaba ari umuntu umwe uri kubivuga. babiha umurongo, bitangwe n'abayobozi koko mu buryo bwa rusange, hatagira hamwe abantu bakomerekeramo. niba nakomereka bakomeretswe nuko itegeko ari itegeko ryatanzwe n'inzego koko zibikomeyemo. nakuriya kiliziya ari universelle. hari akantu padiri Hakorimana yambwiye keza, darota universelle darota et dans l'espace, kuva mu burasirazuba kugera mu burengerazuba, kuva mu majyepfo kugera mu majyaruguru y'isi, no kuva darota isi igihe isi yagize nyine nako kiliziya yabayeho kugera igihe umwana w'umuntu azagarukira. kiliziya ikora ibintu bimwe. yampaye n'urugero, arambwira ngo nk'ejo bundi dawe uri mu ijuru yo mu Gifaransa, hari akantu bahinduyemo, bibera mu Bufaransa ariko bahita babimenyesha isi yose. bavuga ngo hari twasenga no nous met pas à la tentation, no nous laisse pas entrer en tentation. icyo ngicyo ubwo nabira bintu twabyize twese aho dusengera birafata. yego n'ibindi rero ntago bigomba kuvugwa n'umuntu umwe, n'abandi bose babivuge, kandi ntibivugirwe yenda reje na Pacis honyine, bivugirwe hose. yego bivugirwe hose, abantu bamenye uko bitwara. hatagira ntiwanamenya kuri iyo bibaza nawe urakaye, ntiwanamenya ashobora kuba ari nka paruwasi irimo nk'umupadiri akavuga ati uwo mupadiri mugenzi wacu ati arakabije. hari aho ugera ukumva yaravuze ati arakabije, ariko ibintu yavuze bikaba bifite ukuri, kuko kiliziya igomba kugira umurongo mu bintu. utazahubuka ugahimba indirimbo koko irwanya ukwemera. burya no muri leta habaho amabwiriza y'amagambo akoreshwa mu gihe runaka. ni ngombwa ariko ko biba bitanzwe n'urwego rushobora kubitanga hose, bikubahirizwa hose, ku buryo bishobora no kugira ibihano bibikurikira, ariko ibihano bigatangwa mu buryo bumwe ahantu hose. yego nicyo cyaba cyiza kurushaho. ariko biriya bintu ntimukabigaye cyane, iriya bwiriza ni ryiza, wenda uburyo ryatanzemo nibwo turi gutindaho. Perezida, tugiye kugana ku musozo. ikindi kibazo kimwe tujya ku mwanzuro. hari groupe yitwa Rwanda Catholic All Stars.
muri gahunda zanyu, mu ntego yanyu, muri mission yanyu nka Chorale de Kigali, mubafata gute? Ibara bajya basubiramo indirimbo za Mani Dukunda byayihuje. Ntabwo mbizi. Uyu uvuga ngo tubafata dute, urabaza ngo Chorale de Kigali bafata gute? Ni Chorale de Kigali ndi kuvuga nyine muri mission nyine yanyu bafitemo uwuhe mwanya, basobanuye iki? Ni groupe iririmba nk'abandi, haba groupe menshi akora ibintu bakabikora neza, ukaba ibyo dushima, akaba ibyo vuga iyo ndirimbo kwitagenze neza, kwire nziza cyane, twese tugenda tuzumva, urayibona kuri televiziyo ukumva urishimye. Ni groupe ikora neza. Yawe warumbaje ngo ngiye mbona nte wenda kubera ko reka nkubaze nkawe kubera ko banza ubwo nitujye nyuma ya mikoro niho mbikubwira ko nigeze kubwira ko iryo jambo star rirakangana cyane muri ibi bintu dukora. Ko izina ni Catholic All Stars. Ubwo risobanuye iki umuntu ashatse kurisobanura mbese? Risobanuye iki? No kuvuga ubwo star ubundi ni inyenyeri. None ariko muri iyo context yo kuririmba na abantu bamurikira abandi bamurikira bikwiye gufatwa gute wenda twe nta rubanza tubicaho ngo twicare tubavuge, ntago ndabona na rimwe twicaye tuvuga abantu abari bo bose. Ariko nkawe duhuye n'abandi bantu byabindi byo hanze by'umuntu ku giti cye tuganira, yuvuze star hanze aha, yuvuze ngo umuntu n'umustar aba ari igihanganye nyine hanze hamwe, ari cyamamare, ari urumuri rumurikira abandi. Ariko wenda nijye wakubaza se harimo abantu bose ngo natwe uziyumva amaze kuba umusitari azaze wenda ngo kugira ngo byitwe koko ko ari abasitari sinyira ko ubwo bivuga ngo n'abasitari muri Katolika. Nibyo ubwo rero tubwiye tubarangira abantu bose bashobora kuba barangwa n'iki kwitwa kugira ngo byitwe ukora iki? Perezida unashaka kumva ko mubyumva mubifata ariko muri mission yanyu, ariko icyo bivuze mu by'ukuri yenda ntago bivuze ko nyine ari bo bahagarara ari abasitari, ahubwo ni icyifuzo, ni vision, ni nka mission nyine. Nuko hari ukuntu no mu buryo bwo gusenga hari ukuntu usabye ibintu Imana utangira no kuyishimira ko yamaze kubiguha, kugira ugire icyiza ukwizera. Icyambere cyo ni groupe ikora ibintu byiza. N'abantu bake cyane hano mu makorali dufite, mu magroupe dufite afite indirimbo abantu bicara mu rugo bakabona indirimbo so barimbye Mani Dukunda. Yego bya bintu umuntu wese aho aricara ari mu rugo ukabona ko asusurutse kubera bari abantu. Simbizi uburyo bwo kubashimira biraturyohera twe iyo tubirebye tubona koko bimwe ambazaga byo kuba abantu barebera ku bandi, koko imikorere gufata amashusho ugakora indirimbo abantu babareberaho. Kereka wenda mu makomante niba hari indirimbo mushyiraho akagira uyanga, ariko yo mubashyiriyeho yo mubafatiye ngira ngo bakorera no muri studio yawe kenshi ni njye bakorera. Ariko hari igihe bajya batugira n'inama natwe kumwambwe namwe mugendera kuri commentaire ari ugeze atubwira ati harimo umuntu wambaye amasogi sadasa ibyo bihoraho natwe batubwira wambaye ishati yigize ite, hari wambaye umwenda ucitse, umwenda mugufi. Yuri hanze kuri izi mihanda uko mubivuga uragaragara. Ikibi nuko bakubwira ntukosore cyangwa akagira ukwanga akakubwira atari urukunda kufitiye, akarwanya ibyiza wakoze. Ariko mu by'ukuri iyo turi kuririmba, iyo dukora ibintu ugasanga nk'indirimbo mwayikoze neza, twe turayireka tukajya gushaka ibindi dukora kugira ngo iyo ngiyi ikomeze isugire n'ubusugi bwayo nyine ibe nziza nk'uko bayikoze. Catholic All Stars inazagira amasura mashya uko bukeye uko bwije, ubona ari abantu bakura bakora neza. Ubwo nize kutuririye kubyo nakubwiye inyuma ya mikoro mvuge nkiritikiyo star star nibyo bavugira inyuma ya mikoro, ariko ubu ni groupe ikora neza. Nuko kuba star nizere ko ari intumbero nyine, ni vision aho umuntu ashaka kugera. All Stars bazemo bakora indirimbo nziza kuriya, nibishoboka abantu bose bumva ko bashoboye gutangamo umuganda. Sinzi amategeko yabo yuko agenda. Icyo gihe najya inama yuko buri wese ubibashije yabikoraho,
akayijyamo bakora byiza twe tudakora ntabwo ndabona twagiye gushutinga tugira indirimbo ihita isohoka bakora byiza ni nkuko natwe dutinyuka ibitaramo nabo iyo domaine bayikora neza abo bantu bashimire umbaje ngo ntiturabaganiraho by'umwihariko ngo tuvuge ngo turicaye tubaganiriyeho ariko aho umwe yicaye uhita ubona ko hari abantu bakora. Wow. Perezida numvise Mani Dukunda uyiririmbye neza wandirimbiye refrain yayo wayiririmbye neza ndikumva nabikunze numvise biri gusona neza. Oya ubusanzwe simbasha kuririmba cyane. Nta kibazo yiririmbe kumwe wayiririmbye numvisha ari byiza. Refrain yonyine. Ariyo wanyibutsa ngo numve Mani Dukunda nyine byahebuye. Hari amagambo amwe namwe. Mani Dukunda byahebuje shimirwa ibitangaza se kanyikina. Kubera ko ijwi ndirimba twe ntidutera iyo twayiririmbye twebwe abadamu baratera kuko ndirimba ijwi rya tenoro nzaho tuvuga nibyo mirwa gabo bazibashimirwa nibyo reka ndeka kukugora rero nagusaba kuririmba nkajya nshyiramo ibya tenoro hoya ngiye nahita ndirimba nk'isake. Perezida tugana ku musozo ndagushimiye cyane ku muganda utanze nyine uraduhuguye cyane cyane abaririmbye bari muri no murimo wo kuririmba nanjye ubwanjye hari ibyo nungutse byinshi ndishimye ku giti cyanjye ariko ndabizi ko n'abanyamuryango ba Emi Pro Media bamaze kubihumbi 112 urumva ko felicitation buriya hari igikombe wabonye twese turabimenya. Ahubwo dore ngiki nta nubwo utazagira ngo twari twakidownloadinze. Nakibonye wigeze kukimurika kinagikunze sinzi niba abakunzi bawe ariko bwari ubwa kabiri nkwamamaje bwo. Wow nizere ko umusaza yagushize ariko impamvu nyemeye nuko nanjye buriya mu bikumwe biriya bihumbi nanjye cyanjye kirimo. Wow ndagukurikira nimo n'abandi benshi bagukurikira tubana muri Chorale de Kigali. Kandi nawe ukora byiza ibi bintu byo gukora studio ahubwo nawe mvuga ko mukora ama studio muri benshi mwashyize hamwe bikaba studio nini tukajya tubona aho twisanzurira. Ahubwo ako kantu kaba ari saba tugashyira imbaraga aho kugira tuzitatanye tukazishyira hamwe kandi byitwakora nibyo nkuko natwe nk'amakorali buriya bikunze tukazakora nka korali ikora ibitangaza nk'imwe ihuza amakorali ni nka mpuzamakorali. Perezida tugana ku musozo ni nk'igiki wabwira abadukurikiye nge ntakubajije navuze ibintu byinshi cyane ariko ushobora kuba ari nk'akantu wavuga nyine nge ntakubajije tugana ku musozo. Banza byose nabivuze ibyo wambajije ko wanyinjije mu bintu wisa amatiku nyoberwa n'ibyo kuvuga muri rusange. Sinzi niba nanabivuze neza ariko muri rusange wampamagaye nka Chorale de Kigali ugira ngo icyo mvuga nkayo nuko twe turi narabibonye twavutse kera tubona ikintu gikwiye gukorwa haba mu kiliziya haba hanze kugira ngo ikintu cyitwa korali gikure. Yego amakorali nashaka ukuntu ashyira hamwe kugira ngo akore neza. Kubera ko ibyinshi wagiye umbaza bigiye bishingiye kuri bene utwo tuntu dutuma abantu badakora kimwe cyangwa bamwe bavuga ngo bigiye ku bandi kandi bwakeye babandi icyo ushaka mu irushanwa bakurusha. Chorale de Kigali kabitari simpamya ko buriya dufashe indirimbo nk'imwe ngo amakorali yo mu Rwanda ayiririmbe simpamya ko Chorale de Kigali yaba iyambere. Oya aho nizeye ko Chorale de Kigali yaba iyambere ni mu kuramba ni mu gukora ibikorwa biramba kuko tubyicaraho tukabyigaho. No mu gutunganya liturujia kuko twicaraho tukayitegura ariko ahandi dushobora no kuba abanyuma ariko gusa icyo nsaba ngo abantu bagiye bazamuka amakorali hirya no hino mu maparuwasi anyuranye yo mu gihugu aho aherereye kuri paruwasi imwe nashyire hamwe simvuga ngo nahinduke korali ariko wiririmba ushaka kurusha mugenzi wawe mubana muri paruwasi imwe cyangwa mutabana muri paruwasi imwe uba handi wishaka ibintu byo kurushanwa ngo mumarane ayo mashitani atuganze kuko urarushanwa n'umuntu kandi nawe ntahuri. Chorale iragera iri kuririmba ikifuza kurushaho
none uvuga ko yigiraho aho aherereye ari kurwana na mugenzi we bataragera aho ngaho noneho aze anarwana wenda na korali de Kigali umunsi umwe umve ya magambo wavugaga bagenda avugwa hirya no hino atakara. Abantu nibareke tushaka uko nyine ubwo busitari tugire buke ariko dukore byiza. Ni nk'ikintu numva nakwifuza ko ndakibona kenshi mu makorali ko abantu akantu kitwa kurushanwa karimo karakabye bikanatuma abantu batatera imbere ngo banatezanye imbere. Nk'ubu nk'ibitaramo bikorwa n'amakorali urabona ko yose amaze igihe akora ibitaramo. Buriya hari nk'ikorali ishoboje kugira abantu ntibashishikaze bagenzi babo kwitabira igitaramo cya bariya ngo bariya batabona abantu benshi. Ubwo bivuze kuko nanjye nabitoratoye kuki umuntu yatekereza cyo kuyindi korali akavuga ngo ubwo yakoze reka twe kujyayo batabona abantu benshi. Ibyo bintu n'ibicike abantu byacitse n'ubwenge buke n'ubukirisitu buke kandi noneho tugahinguka mu kiliziya twemye ko turi abakirisitu ko tuje gusenga twambaye imisaraba n'amashapure ku maboko nyine nk'aya biba byiza kutagira bene ibyo byihishe inyuma bihishamo amatiku. Abantu bamfashe ntibumve ko nigize mukuru nk'uwakora de Kigali ariko mbitewe nuko turi bakuru nyine twavutse kera tubona byinshi ariko uyu munsi abantu bakeneye kugira ngo barebe imbere hazaza batere imbere dushyigikirane ibyo babona twabarusha tubashyigikire ibyo baturusha ntitubibasaba bajye babiduha ntibakatwime hanyuma tugire ukuntu twese tugire ukuntu tuzamuka na Kiliziya Gatolika habonera ikuzo ry'uko ifite amakorali ya Kiliziya Gatolika afite ishema nayo ubwayo. Numva ari icyo ngicyo navuga ariko nanone ntabwo nzi ko mbyemerewe ubwo baraza kunkubita nanjye kuba ngo mbwire abapadiri nabo badufashe badufashe batworohere ntihakagire umupadiri wivanga nko mu bintu by'amakorali yagiyemo bitanoze ariko kandi ntihakagire umupadiri urutisha abandi mu butoni ikorali runaka kuko hari ababireba nabi. Hanyuma ntihakagire niba hari amacakubiri ubona ashaka kuza mu ikorali ntihakagire umupadiri ujya kubivangavanga burya ajya reka ikorali yisenye ariko atazavanamo izina ribi. Hari abantu babona ibintu bisenyuka bakabyinjiramo bakajya guhuza abantu kandi atari bo babahuje na mbere hose. Mbona abantu bakwiye kugirwa inama mu buryo bwa rusange atari ugushyigikira igice runaka atari ugushyigikira umuntu runaka wagize atya wamuregeye. Nkeneye ko kubona ubumwe twica tuvuga ubumwe muri Kiliziya nkeneye kubona ubumwe bw'abantu baririmba sinkeneye kubona umuntu wagize ikuzo mu kubona undi atarifite ntabwo ari byo. undi ako kantu karakomeye cyane agashimishwa ibyishimo byakabiterwa nuko abandi batishimye nuko ndatishimye ntabwo ari byo sibyo mbuze icyo nongeraho ntabwo ari byo abantu babireke. Perezida turagushimiye cyane ubwo gahunda abadukurikiye ni ku cyumweru ku itariki 22 kuhagera kare saa 10 kugira ngo ni muri arena nanjye nzaba mpari nicaye imbere ubwo badusobanuriye ndaza no kubibibutsa neza. Ubwo gahunda nyine tuzahurira muri arena 22 twabateguye ibyishimo uzaza wese azishima kandi dushaka abantu bose bagira ibyishimo. Reka ahubwo nifuriza abantu ibyishimo byiza bya Noheli. Ubu twabitangiye twarangije na repetition ubu ngubu turi mu biruhuko byo kugira ngo twitegure neza. Ubwo abantu bazaze tubashimishe hanyuma bazagire umunsi mwiza wa Noheli. Hanyuma rero barangije umwaka neza batangiye n'undi neza. Korali de Kigali ibifuza kwishima ubwo tuzakomeza tunabane n'imyaka ikurikiraho aho tuzahurira na Korali de Kigali aho abantu bazahurira na Korali de Kigali bajya bamenya ko ibabikiye ibyishimo gusa. Wow ndabikunze ubwo tuzongera duhure Perezida tugiye kwinegura tugiye kureka urugo byagiye. Yego murakoze cyane kandi nawe urakoze cyane mukomeze mutere imbere. Murakoze.